turaje mwami muri iki gitondo kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi, za zindi zituma tudashireho, za zindi zituma tubyuka bigakunda, za mbabazi zawe nyinshi zituma twemerwa na data, za mbabazi zawe nyinshi zitwegura mu ntege nke zacu, za mbabazi zawe nyinshi nizo zitugaruye ahuri, za mbabazi zawe nyinshi nizo zatubyukije bigakunda, za mbabazi zawe nyinshi nizo zagumije iyo nyota mu mitima yacu kugira ngo tuze kuba imbere yawe, za mbabazi zawe nyinshi, bwa buntu bwawe bwinshi, nta kintu kimwe dufite twakwirata, duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka ibitwuzuye byose mwami bitashyizwemo nawe bimarwemo, maze utwuzure mwami w'abami, maze utwiharire. Niki kindi twavuga tutavuze wowe? Niki twakwirata tutavuze wowe? Nibyirato kidufite bitari wowe mwami w'abami. Reka izina ryawe ryubahwe, reka izina ryawe rishyirwe hejuru, reka ubuzima bwanjye bugushyire hejuru, reka imibereho yanjye gushyire hejuru, reka buri mwanya wose na buri segonda umpereye muri ino si ibereho yo kugushyira hejuru mwami w'abami, kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe rutarondoreka. Uwiteka we, twarwinjiyemo turanyurwa, twarwinjiyemo turababarirwa, twarwinjiyemo turatabarwa, twatumbiriye umusaraba ubuzima bwacu burahinduka, twatumbiriye umusaraba tumenyeshwa amakuru y'ijuru. Twebwe abantu buntu, abantu b'intege nkeya, abantu badashinga, abantu batariho, abantu badafatika, abantu bagambirira nibasohoze, abantu basezeranya bikanga, abantu buntu bakoze mu mukungugu, ariko kubw'imbabazi zawe twitwa abana b'Imana. Kubw'ubuntu bwawe twarababariwe, kubw'ubuntu bwawe amaraso yawe tuvugaho ibyiza, kubw'ubuntu bwawe tubasha kwemerwa na data, kubw'ubuntu bwawe dutinyuka kwicara hera hawe, kubw'ubuntu bwawe mwami w'abami, kubw'ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo. N'iki gitondo tugarutse imbere yawe tukubwira ngo ntaba ari twe mwami w'abami, ntaba ari twe, ryajwe rivuga ibyiza, y'amaraso avuga imbabazi, ayo niyo atuvuganira bigakunda, ayo niyo atuvuganira bikemerwa. Ntaba ari twe Uwiteka Mana Nyiringabo, ntabwo ari uko tuzi gusenga, ntabwo ari uko tubishoboye mwami w'abami, tunabiziranyeho cyane mu mabanga yo mu mitima yacu ko tutabishoboye, tubiziranyeho cyane mwami w'abami ko tutabibasha. Uretse ubuntu bwawe, ubuntu bwawe mukuru umuntu iyo ngiyo yashyizwe mu bitotsi byinshi, ubuntu bwawe, ubuntu bwawe bwemeza imitima yacu ko ijuru ririho kandi ko tubibikiwe. Ubuntu bwawe mwami budukomeresha muri rugendo, tukabona undi munsi wiyongereho, tukabona ukundi kwezi kugiyeho. Ubuntu bwawe mwami w'abami, ubuntu bwawe mukunzi mwiza, ubuntu bwawe butugarura ahuri twari dusenzekaye, twari dutembagaye, twari turambaraye. Ubuntu bwawe butajya butureka Uwiteka Mana Nyiringabo. Tuje guhimbaza izina ryawe, tuje gushimira wowe utugize, tuje gushimira wowe uduhagarika, tuje gushimira wowe wadukije tutarabo gukira, tuje gushimira wowe waduhaye agakiza tutabikwiriye, tuje gushimira imbabazi zawe zitarondoreka, tuje guhimbaza ubuntu bwawe butagira akagero, ubuntu bwawe butagira akagero. Ubuntu bwaturobanuye mu magana y'abanyabyaha, ubuntu bwaturobanuye muri bene wacu. Ubuntu mwami, ubuntu mwami, ubuntu gusa, ubuntu gusa, ubuntu bwasanze twivuruguta mu byaha bukatugeraho bukatubeshaho. Ubuntu bwawe mwami butwongera n'iminsi yo kubaho, ngo hari aho dutunganye ibidatunganye. Ubuntu bwawe mwami bwaturobanuye bukaduhindura umumaro mu gihe nk'iki tudakwiriye, tudashyitse, tudashoboye, ari nta bwenge, ari nta mbaraga. Ubuntu bwawe mwami w'abami, ubuntu bwawe, ubuntu bwawe usuka ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, ubuntu bwawe, ubuntu bwawe buturobanura muri iyi si buzi ibyiringiro. Ubuntu bwawe bukatwuzuza ibyiringiro, ubuntu bwawe bukaduha kukubona mu isi icuza umwijima, maze mu maso hacu hagacya. Ubuntu bwawe mwami w'abami bukaturobanura mu bantu barimo bifuza gupfa badafite ibyiringiro, bukadusuka mu ibyiringiro. Waduciye mwami Yesu, waduciye uretse imbabazi zawe. Ubuntu bwawe bukaduhamagara, bukatuzindurira ahuri. Ubuntu bwawe mwami w'abami bukaturinda dusinzire tutanakwirwanira n'intambara n'imwe, dusinzire tutakwitabara mu buryo na bumwe. Ubuntu bwawe bukaburizamo imigambi ya Satani icurirwa mu mwijima aho tutazi. Ubuntu bwawe mwami w'abami, ubuntu bwawe bukabuza imigambi y'ababi kugera ku buzima bwacu. Ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo bukaturinda mugakiza umwaka nyuma y'uwundi. Ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuntu bwawe, ubuntu bwawe bugatera imitima yacu kwifuza ahuri. Ubuntu bwawe mwami w'abami bukadushoboza kumva twaba mu ijambo ryawe. Ubuntu bwawe bukisuka mu ntege nke zacu, abitwa abanyentege nkeya tukitwa abanyembaraga. Ubuntu bwawe bukaduha kwitwa
abakiranutsi, ubuntu bwawe bukaduha kwitwa abana b'Imana. Turi bande mwami w'abami, twakwitura iki Uwiteka Mana Nyiringabo? Unyemerere igitambo cya mu gitondo cyongeye kiguhumurire neza, unyemerere mu ntege nke zacu wibuke ko tugushaka, unyemerere mwami imibiri idashoboye wibuke ko tugukunda, unyemerere Uwiteka Mana Nyiringabo gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kuzamuka imbere yawe kuguhumurire neza muri rwa rwabya rw'izahabu twasomye mu byahishuwe ngo rube imbere y'intebe yawe. Unyemerere gusenga kwanjye kugenewe uyu munsi, unyemerere gusenga kwanjye kwemerwe, unyemerere gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kugereyo, maze usubize kwifuza kw'imitima yabo, maze wongere uduhere ubuntu, wongere uduhere ubuntu, ubahere ubuntu mwami ibyo badakwiriye, uduhere ubuntu mwami ibyo tutagejeje ku kigero cyo guhabwa, uduhere ubuntu Uwiteka Mana Nyiringabo, uduhera ubuntu kubw'imbabazi zawe, waduhera imbaraga mwami w'abami kubw'ubuntu bwawe, waduhera ubutabazi. Reka amaboko yawe atagaragara amwarure, amutabare Uwiteka Mana Nyiringabo, amukureye ntiwemere ko atemba, amukureye ntiwemere ko atemba, amukureye ntiwemere ko arambarara. Kubw'ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kubw'ubuntu bwawe uduha ibyo tudakwiriye, uduha ibyo tutakoreye, kubw'ubuntu bwawe utugira neza bitangana n'amasengesho yacu, kubw'ubuntu bwawe mwami ujye dukingura imiryango itari kwiye gukingura ku buzima bwacu, kubw'ubuntu bwawe ujye uduhera umugisha aho tutari dukwiriye kuwuhabwa, kubw'ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo tujye tubona gutabarwa. Reka kubw'ubuntu bwawe mwami utabara ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi wumve gusenga kwe, kubw'imbabazi zawe nyinshi wirengagize intege nke zacu, kubw'imbabazi zawe nyinshi mwami w'abami kugirirwa neza kubonerwa imbere yawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi amaboko yawe atagaragara amuterura amukureyo, amukuraneyo nabe, amukuraneyo n'ibyo arimo asengera n'ibyo asaba. Kubw'imbabazi zawe nyinshi ukingura urugi umwami w'abami urwo tutabasha kwikingurira, urwo imbaraga zacu zo mu mwuka zitakingura. Kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kubw'imbabazi zawe gusenga kwacu mwami kubonera igisubizo imbere yawe, kubw'imbabazi zawe tubonera aho tutaronye mu myaka yatambutse, kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo duheshwe umugisha utangana nuko tungana, duheshe umugisha tudakwiriye. Kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo umwongera iminsi yo kubaho, umwongera amagara mazima. Kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo ibyo yishe umurebere mu maraso yawe, maze umwemere, maze utwemere Uwiteka Mana Nyiringabo. Erega si kubw'imirimo, erega si kubw'ibitambo, sino kubw'amaturo twatanze, sino kubw'amasengesho twasenze, byose n'ubuntu bwawe, byose n'imbabazi zawe. Izo nizo twinjiriramo tugatinyuka kureba mu maso hawe, izo nizo twinjiriramo tugatinyuka kukubwira amagambo atari ku murongo bivangavanze. Izo mbabazi zawe nizo twinjiriramo tukigwanika mu gituza cyawe nk'abana, kuko tuzi kuri data, kuko tuzi ko tubereye mwiza, kuko tuzi ko n'ubundi wadukunze tudashitse, tutemewe nyaguhora ku ngoma. Imbabazi zawe ziratubyutsa, imbabazi zawe ziratwegura, imbabazi zawe zituma dutinyuka kugaruka huri, imbabazi zawe zituma dutinyuka kongera kukubwira nibi, imbabazi zawe zituma tudashiraho, twari kuba twarashize twararangiye iby'uru rugendo ntitwakabibashije, ariko imbabazi zawe mwa zituma duhinduka abanyembaraga, imbabazi zawe zituma duhinduka abashyitse, imbabazi zawe ziduhindura bemewe, imbabazi zawe zituma umwanzi atatubasha, imbabazi zawe ziburizamo imigambi ya Satani ku bwacu. Imbabazi zawe mwami w'abami izo nizo twabyukiyemo, izo nizo zitumye tugendana nawe iki gihe cyose, n'iyi minsi n'iyi myaka. Imbabazi zawe mwa, imbabazi zawe unyemerera Uwiteka Mana Nyiringabo buri muhungu wawe na buri mukobwa wawe yumva ubwo buntu n'izo mbabazi zitemba ku buzima bwe, maze amenye neza ko atari kubwe ahubwo ari ku bwawe. Bimutere gushira amanga agana huri, bimutere gushira ubwoba, bimutere kwikura mu yumva badakwiriye, ahubwo yumva akwiriye kubw'imbabazi zawe, yumva akwiriye kubw'ubuntu bwawe. Erekane igitambo cyawe mwami w'aba, igitambo cyawe cyaduhinduye abemewe. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo njyewe nahindutse gukiranuka kwa Kristo mu Mana, njyewe n'intege nke zanjye, njyewe n'ibyaha byanjye, njyewe n'amankoma zanjye, njyewe n'ibyo ntabashije, ngo ariko nahindutse gukiranuka kwa Kristo mu Mana. Ibyo byampinduye ushitse, ibyo byampinduye uwemeye Uwiteka Mana Nyiringabo, uwemewe muri za ntege nke zanjye, mpinduka uwemewe kubw'amaraso yawe Kristo. Warakoze mwami w'aba, urakoze kongera kudukingurira uyu muryango mwami w'abami kugira ngo dusabane nawe muri iki gitondo. Urakoze kongera kutwemerera kuba mwami kuri iki gicaniro. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo kuduha imbaraga mu mibiri, urakoze kuduha imbaraga mu mwuka, urakoze gushyira uburyohe mu bugingo bwacu bw'agakiza, urakoze gusuka umunezero w'agakiza mu buzima bwacu, tukagaruka aho uri Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka kubwo buntu bwawe wongera usanga abahungu bawe n'abakobwa bawe batakaje umunezero w'agakiza, kubwo buntu bwawe babuhabwe, kubw'imbabazi zawe bazurwe, kubw'imbabazi zawe bongere babeho, kubw'imbabazi zawe
batere n'intambwe basimbuka ibi bikombe by'umwijima kubw'imbabazi zawe. Uyu musozi muremure umuhungu wawe n'umukobwa wawe barimo baterera bareba kure bagasanga ni kure, bagasanga kurenga ni kure n'ibirebire biragoye, ariko kubw'imbabazi zawe ujye utwihutana mwami w'abantu, tugasanga imisozi twarayiminutse, tugasanga twarayirangije, tugasanga twahingutse hakurya mu bikombe by'amashimwe, hakurya dufite ubuhamya. Reka umwihutane Uwiteka Mana Nyiringabo, umuha imbaraga ziterera uwo musozi kugeza igihe azamanukana ubuhamya n'amashimwe. Umuzamukane Uwiteka Mana Nyiringabo, nabonye imbaraga zawe zijya zidutera ingabo mu bitugu, tukazamukaho tutakazamutse, tukarangiza imisozi tutakarangije, tugaca mu bikombe by'umwijima tukabiminuka tukabirangiza kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Muzamukane uyu musozi mwa kugeza ku munsi w'ubuhamya, muzamukane uyu musozi mwa kugeza ku munsi w'amashimwe, muzamukane adacogoye kubw'imbabazi zawe. Reka imbabazi zawe zimufata amaboko yo mu mwuka, reka imbabazi zawe zimufata amaguru ntatentebuke, reka imbabazi zawe zongere zatsura umurirwe rwacumbaga ntiruzime. Reka imbabazi zawe mwami w'aba, imbabazi zawe zidasimbuka umunyantege nkeya, imbabazi zawe zidasimbuka ugushaka, imbabazi zawe zitaturenza amaso dutandukanye nawe mwemwe. Twebwe abana b'abantu dukunda bafite imbaraga ngo tugendane nabo, dukunda bafite ibyo bashoboye nibo tubasha kwizera kuko n'ibindi bazabishobora. Uko niko tumeze, turi abantu buntu, ariko imbabazi zawe zisanga umunyantege nkeya zikamwegura, imbabazi zawe zisanga urumuri rucumba rwenda kuzima, ibihe byenda kuruzimya ukongera ukarwatsa. Imbabazi zawe zisanga urubingo rusadutse, ubuzima bumushizemo, ibyiringiro bimushizemo, ukongera ukarukomeza. Wasanze Petero yitwa Simoni atwarwa n'umuyaga, anagwa hirya no hino, ataramenya gushikama muri wowe. Uramubwira ngo ntuzongera kwitwa Simoni ukundi. Uko niko dusanga mwami w'abantu, ukadukura mu kuba imbingo zihuhwa n'umuyaga. Imbabazi zawe zikaduhindura nk'urutare, imbabazi zawe zikaduhagarika bigakunda, imbabazi zawe zikadushikamisha. Reka imbabazi zawe mwami muri iki gitondo zisanga urimo ateraganwa n'umuyaga, umuraba umubanye mwinshi, ntazi aho yakwerekera naho yareba, ariko ndakwinginze mwami kuri iki gicaniro, iki gicaniro duhagarikaho kubw'imbabazi zawe, iki gicaniro duhagarikaho atari uko turi abanyembaraga, iki gicaniro duhagarikaho kubw'ubuntu bwawe. Ibyo tubiziranyeho neza Uwiteka Mana Nyiringabo. Nyemerera mwami wongera ukomeza abandi banyantege nkeya, wongera ukomeza abandi bagenzi bacu barimo bacogora, wongera ukomeza abandi bahungu bawe n'abakobwa bawe, maze bashikame ku rutare, ibirenge byabo ubishyire ku rutare Uwiteka Mana Nyiringabo. Amaguru yabo yakomereza hatanyerera, amaguru yabo yakomereza hatari ubunyerere, ubakure mu bunyerere Uwiteka Mana Nyiringabo, ubakomeze kuri wowe Kristo, ubashimangire kuri wowe. Erega twebwe ntitwabasha kugufata, ariko ubasha kudufata bigakomera, ubasha kudufata ntitunyerere mwami w'abantu, ubasha kudufata ntidutembanwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka yumve imbaraga zawe mu bugingo bwe, reka yumve imbaraga zawe mu buzima bwe, yumva akomera umutima, yumva amaboko yakomezwa, yumva asubizwa mu imbaraga mu bugingo, yumva asubizwa mu imbaraga mu rugendo, yumva zarurangiza amahoro. Kandi niko kurabikora, uri wo kwizerwa Uwiteka Mana Nyiringabo. Dufite ibihamya, dufite ubuhamya bw'imirimo myiza yakozwe mu buzima bwacu, dufite ubuhamya ubwo wadutabaye turimo tunyerera, turohama nka Petero yatangiye urugendo rwo kugenda hejuru y'amazi, ariko ageze hagati yivuka ko ari umurobyi, ageze hagati yivuka ko atabasha kugenda hejuru y'amazi. Uko niko tujya tugemera mwami w'abantu. Hari igitondo tuba twuzuye imbaraga zo kwizera, hari igitondo tuba tubona hejuru y'amazi biri bukunde, hari igitondo tuba tubona imiyaga itari butubashe, hakaba ikindi gitondo ducubama, hakaba ikindi gitondo dutebera tukenda kurengerwa. Ariko amaboko yawe yakuyeho Petero, niyo maboko akidufata, niyo maboko ataturekura. Rambura mwami, rambura amaboko, urahora umuntu urimo arohama, harimo ararohama mu kwizera, harimo arumva bitazakoreka, harimo arumva bitazigera bibaho. Reka amaboko yawe y'imbabazi, reka amaboko yawe y'ineza, reka amaboko yawe y'ubuntu yongera mu rohoro Uwiteka Mana Nyiringabo, maze umushyire mu nzira y'igihamo, umushyire mu nzira ikwiriye Uwiteka Mana Nyiringabo, aho umuntu atakirohama ukundi. Uwiteka we turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe, twizeye imbabazi zawe mwami w'abantu. Erega wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni nawe uzawusohoza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo ujya ucira ibintu hagati, dufata amaboko natwe tutabicira hagati, dufata amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo natwe tutagarukira hagati. Nyamara imigambi yawe kuri twebwe ari myiza, ari migari, ibyo wibwira kutugirira bitarondoreka ngo ntitwabasha kubibara, biraruta umusenyi wa hano ku mazi. Uwiteka Mana Nyiringabo utwibutse Uwiteka Mana Nyiringabo
Nyiringabo ko imigambi yawe ari myiza kuri twebwe, maze umukomereza amaboko kugira ngo adatacira urugendo hagati, maze mwami akagira ngo nuko udakora, n'abamureba bakagira ngo nuko udashoboye, ariko twagarukiye hagati. Turakwinginga nkuko Mose yarema kwinginga ngo saba abantu mwami ubishe umunsi umwe, ngo abanyegiputa n'abandi moko yose turimo ngo bazagira ngo uri Imana yananiwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ishobora byose, unyemerera abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bagushaka ntibacire urugendo hagati, ntibacire urugendo hagati. Uwiteka Mana Nyiringabo, ababazi n'abazi ko bagukurikiye batazagira ngo uri Imana inanirwa, batazagira ngo uri Imana idatsabara, batazagira ngo uri Imana idakora. Bakomereza amaboko muzahingukane hakurya mu gihe cy'ubuhamya, bakomereza amaboko muzahindukane hakurya mu gihe cy'amashimwe, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro, maze imirimo yawe yamamare. Nibaze ribahagara bavuga ineza yawe, bizatera bagushidikanyaga kukubona, bizatera bacogoye gusubiza mu imbaraga. Turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwizeye. Si ubwa mbere tukubona, si ubwa mbere udutabara, si ubwa mbere tugirira neza, ntabwo ujya utureka mwami w'abantu. Si ubwa mbere tubona imirimo yawe, si ubwa mbere tubona ibitangaza byawe. Ineza yawe ni nyinshi ku buzima bwacu mwami, igituma tugaruka aho uri ni ukuri, ni ukugira neza, ni ukuri, ni ukukora, ni ukuri, ni ukutabara. Ese umuntu yashaka iki, yazindurwa n'iki tutarabonye gutabara kwawe, tutarabonye ineza yawe? Ariko gutindana nawe gakeya twabanye nawe byatwongeye imbaraga mu bugingo. Turabyumva, twumvise umuntu wacu wamwe imbere ashishira mu bikari byawe, twumvise umuntu wacu wamwe imbere atakibashwa n'umwuma w'iyisi, twumvise mwami w'abantu tuhahembukira. Ibyo bidutera kugaruka aho uri kugira ngo twongere tunywere kuri aya mazi y'ubugingo. Twumvise duhembuka, twumvise imigezi y'amazi y'ubugingo itemba mu nda zacu, twumvise mwami umwuma udushiramo, twumvise gushoberwa bishirwa mu buzima bwacu. Igihe cyose twaje imbere yawe, rimwe na rimwe ntitwahakuye ibyo twashakaga, ariko twahakuye imbaraga, twahakuye guhembuka, twahakuye imbaraga dukomeza urugendo. Ibyo bituma tugaruka aho uri mwami w'abantu. Amaso yacu yakurebyeho, tuvirwa n'umucyo, ipfunwe rishira mu maso yacu. Twakurebyeho Uwiteka Mana Nyiringabo, twari dushoboye dushize intege, twumva intege zitugarutsemo, twumva imbaraga zitugarutsemo. Twakurebyeho Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuzima bwacu bushobewe, twumva tugize amahoro tutazi aho dukuye, twumva ibyiringiro biratwuzuye. Twakurebyeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibyo bituma rero twongera tukagaruka mwami, kuko twasogongeye ku neza yawe, twasogongeye ku buntu bwawe, twasogongeye ku mbaraga zawe, twasogongeye ku butabazi bwawe. Ntabwo twaguhakana kuko twarakubonye Uwiteka Mana Nyiringabo. Twarakubonye muri bya bitondo, twarakubonye muri ya majoro y'amarira, twarakubonye muri ya majoro twabuze ibitotsi, twarakubonye turimo twisabira gupfa, twarakubonye tutareba imbere, twarakubonye twumva dutawe, twarakubonye twumva turi twenyine, twarakubonye kuko uraboneka Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibyo bidutera kugaruka aho uri, tukwinginga wowe yereka abo bose barimo baca mu bihe bisa nk'ibyo ngibyo, abumva bari bonyine, abumva batawe, abumva batabona imbere, batazeje uko bizagenda. Uwiteka Mana Nyiringabo, bakureyo, batabare kubw'amaboko yawe mwami, batabare kubw'amaboko yawe y'imbaraga, batabare kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi. Imbabazi zawe mwami zituma udusanga tudakwiriye, zituma udusanga tudashitse. Ndasenze ngo iki gitondo zimugereho mwami w'abantu, azumve. Murinde mwami, murinde mwami kugira ngo ikirenge cye kitava mu nzira z'abakiranutsi. Murinde Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ikirenge cye kitava mu nzira wari waramugeneye. Murinde mwami w'abantu, murinde Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo adacogora maze agacubira, maze akava mu byizerwa. Erega bagumye mu byizerwa suko twari abanyembaraga, ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, n'imbabazi zawe mwami zatumye tudata umurongo, n'imbabazi zawe mwami zatumye tutabivamo, n'imbabazi zawe mwami zaduhagaritse aho twari dukwiriye guhagarara, n'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo zatwimanye umubi waturasaga haratubura, n'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo zadukomeye mu nzira ikwiriye, n'imbabazi zawe mwami zatumye tugwa muri iyi nzira yo kwera. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo wenda gutsendebuka akaba yakora ibyo gukiranirwa kubwo kunanirwa k'umutima, ndakwinginze muri iki gitondo kugira ngo umusubize mu imbaraga. Uwiteka we, hari abo tuzi mwami, hari nabo tutazi wowe uzi. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo basubize mu imbaraga. Niwemere mwami w'abantu ko amaboko ye yakora ibyo gukiranirwa kubwo kunanirwa. Niwemere Uwiteka Mana Nyiringabo ku mutima we wakwiheba
akava mu byo wari waramushyizemo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, hembura mwami w'abami. Uko wasanze Eliya mu rugendo ashobewe, ananiwe, umwuka yananiwe rwose, yumva atari bubibashe, arimo yisabira gupfa, nyamara yari umugaragu wawe, wari umaze gukora imirimo itangaje, amaze kwica abahanuzi ba Bayali, amaze gukora imirimo, izina ryawe ryubashywe muri Isiraheli, ariko umutima w'ugumwuma, umutima w'ugwisari hagati mu rugendo, uko utamuretse nyaguhora ku ngoma, ukamwohereza ku mutima wo mu ijuru, ukamuha imbaraga, akongera agakora urugendo, akongera agasiga asize abahanuzi, agasiga yimitse abami. Niko senze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo umugore wagukoreye, umugabo wagushatse, umusore n'inkumi bamaze iminsi bagushaka, nubwo yaba yaragushatse umunsi umwe, nubwo yaba yaragushatse ukwezi kumwe, ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo umugaburire mwami umutima w'ubugingo, maze umubere imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, maze abashe gukomeza urugendo, akora ibyo wamugeneye gukora byose, hatabuzemo na kimwe mwami w'abami. Niwemere ko acogorera hagati Yesu tureberaho mu gashyamba ka Getsimani, ngo arimo aruha asenga n'umuniho mwinshi, asenga kugeza aho ibyoha bye bihindukiye amaraso, kubw'umubabaro mwinshi w'ibyaha byacu byari bimushyizweho, n'ububi bwacu bwose bwari bumushyizweho. Arasenga mwami w'abami, aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge, ngo ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka Data. Ndasoma numva ngo yongererwe imbaraga zivuye mu ijuru. Uwiteka Mana Nyiringabo, hari ibikombe bigendanye n'imihamagaro, hari ibikombe bigendanye no kuzadukoresha no kuzadutuma, kuko Uwiteka we ntabwo ukorana n'amabuye, ukorana n'abana b'abantu, ukorana n'abana b'abantu wakomeje amaboko yabo, ukorana n'abana b'abantu wigishije kwizera, ukorana n'abana b'abantu wigishije kugutegereza. Kandi mwami mu kugutegereza harimo iminsi, harimo imyaka, harimo ibihe mwami byo kugutegereza. Ukorana n'abana b'abantu wigishije mwene izo nzira. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo abohamagaye bataramenya impamvu yabo yo guhamagarwa, bataramenya n'ibyo uzabakoresha, ubakomereza amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo mu minsi yo gutegereza, ubakomereza amaboko mwami w'abami, ubongerera imbaraga zivuye mu ijuru, kugira ngo imigambi ufite ku buzima bwabo, kugira ngo ibyo uzabakoresha kugira ngo ubakirishe abandi Uwiteka Mana Nyiringabo bye gucira hagati. Erega ntukorana n'amabuye, ukorana n'abantu, uko Yesu yavuze ngo ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Utugeze kuri urwo rwego Uwiteka Mana Nyiringabo, yari yazanywe no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, kugira ngo ahinduke ikivume, njyewe umuvumo wose umveho. Yari yazanywe no gupfa kugira ngo ibyari imivumo yacu bidukurweho, kugira ngo ibyaha byari bidukwiriye bidukurweho, kuko icyaha mwami ni twebwe cyari kiriho, ndetse n'urupfu yapfuye rwari urwacu, ariko yari yazanywe no gupfa mu cyimbo cyacu. Niko mwamuhagurutsa abahungu n'abakobwa bafite imihamagaro ku buzima bwabo, abo uzakoresha gutuma kuri bene wabo, abo uzakoresha gutuma ku rundi rungano, ni kuryaza amaboko yabo yo mu mwuka, ni kuryaza mwami w'abami ubuzima bwabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ibyo biba bihishwa amaso yacu, kandi niko kubitubwiye byose nk'uko bingana, twacogora we, twabivamo we, twananirwa we, ariko umunsi ku munsi uduteza intambwe, tukabona igikombe kimwe turakirenze, tukabona umusozi umwe turawuminutse kubwo buntu bwawe. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe, bazi neza ko ari umwihariko wawe n'umuhamagaro uri ku buzima bwawe, bazi neza ko atari abakristo gusa bo kugarukira aho ngaho, hari icyo wavuganye n'imitima yabo, hari icyo ukora mu buzima bwawe. Ndasengera amaboko yabo kugira ngo adatentebuka, ndasengera ubuzima bwabo kugira ngo budacogora. Uwiteka Mana Nyiringabo, kugeza ku munsi bazaba icyo wari wabageneye kuba cyo, kugeza ku munsi imigambi yawe izasozwa ku buzima bwabo, kugeza ku munsi amagambo yabo azakiza benshi, ubuzima bwabo abandi bakabwigiraho, ubuhamya bwabo bugakomeza benshi, bugakomeza ibihumbi, bugakomeza amahanga, bugakomeza bagutegereza. Ndasenze kugira ngo amaboko yabo atananirwa, harimo abagore n'abagabo, harimo abasore n'inkumi, kugira ngo badacogora. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubarinde mwami w'abami, kugira ngo amaboko yabo adakora ibyo gukiranirwa, maze ubuhamya bwabo bugatokozwa. Ndasengeye Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo imitima yabo itajya kure yawe, ubuhamya bwabo buzubaka abandi. Uwiteka we, uri uwo kwizerwa mwami w'abami. Komeza amaboko ye kugira ngo atamanuka, akomeza yazamure, uko wateze amaboko ya Mose ukamutekesha Huri. Uwiteka Mana Nyiringabo, ukamutekesha Roni, kugira ngo abashe gutsinda urugamba. Komeza amaboko ye mwami mu buryo bwo mu mwuka, kugeza igihe urugamba rutsindiwe. Komeza amaboko ye Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko iby'umwuka byinshi bihishwa amaso yacu. Ibyo Yobu wamuvugaga uri mu ntebe yawe, umwanzi yaje kumusaba, ntabwo amatwi ya Yobu yabimenye, ntabwo Yobu yamenye ko umwanzi yamusabye. Yobu yabonye ibyago bimu
bimubaho, abona apfusha abana, abona ashiraho ibintu byose, abona umubiri umera nabi. Ariko mwami w'abami ibyakorwaga mu isi yo mu mwuka ntiyari abizi. Niko rimwe na rimwe amaso yacu mu mwuka bihishwa. Ibyo wemera ko tumenya n'ibitadutera ubwoba, n'ibitaduhahamura kubw'imbabazi zawe. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, iteka ijambo rya nyuma ribiri ryawe, iteka uba ufite uko ubigenza mu migambi yawe, uko wakomeje ubuzima bwayo. Nubwo yashobewe, nubwo yibajije ahura akagushakira iburyo n'ibumoso akakuburira ahantu hose, ariko wari ufite umugambi ku buzima bwe. Uyu munsi iyo tureba amaherezo ya Yobu, tukareba gutabarwa kwe, bidusubiza mu imbaraga. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ntiwemere ko abahungu bawe n'abakobwa bawe bagarukira bugufi. Mwami, sohoza icyo wagambiriye ku buzima bwawe. Ndabizi byose ubikorana imbabazi n'urukundo rwinshi. Mu biganza byawe hamama kayunguruzo, kayungururamo ibyaduhitana, kayungururamo ibyaducogoza, ugasiga ibidukomeza mwami w'aba, ugasiga ibiduhindura bakakwizera n'abakwerekezaho amaso. Ese Uwiteka Mana Nyiringabo, umurimo wo kumara mu rukundo rw'ibyisi wawe ukora gute? Ntageze ahantu nkwiringira wenyine, ntageze ahantu nkwerekezaho amaso wenyine. Ese nakwiga kwizera gute mwami w'aba, atari uko ibintu byanze ufite uko ubigenza? Amaso yanjye akareba kuri wowe wenyine, kuko ibindi byose nerekezagaho amaso bitakoze, kuko ibindi byose nerekezagaho amaso bitabishoboye. Uwiteka we, ufite uko wigisha uwo wahamagaye, uko ufite uko wigisha butoranya mwami w'aba, ariko byose ubikorana imbabazi nyinshi. Ndasenze kugira ngo abo bose ubakomereze amaboko mwami, ubarinde gushogora, ubarinde kunanirwa kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, maze uzasohoza icyo wagambiriye. Sara amaze gusaza, Abraham amaze gusaza, bigaragara ko batakibyaye, bari yaranje hagati mu rugendo. Sara yarayitiranyije ibyo wavuze, hageze hagati aravuga ati aharaho Imana yakubwiye kuzabyara ariko ntibyari kuri njyewe. Barabivangavanze, baracogoye, ariko icyo wavuze mwami w'aba uragisohoza, uragisohoza kubw'imbabazi zawe. Sara aravuga ngo bazabyumva bose bazasekana nanjye. Ninde warabwiye Abraham ko nzamubyarira umuhungu mu bukecuru? Uwiteka we, uko ni kugisohoza ibyo watubwiye, tukumva dufite ishimwe rivanze n'ikimwaro ko tutakwizeye. Ariko imbabazi zawe ntizitureka, ubuntu bwawe ntibutureka. Ushyiraho iminsi y'igitambo, igihe Abraham yagombaga gutamba igitambo. Mwami, urabyemera ko Abraham asinzira kuko atari burahire, kuko yarahira ntiyari kubikora. Wemera guca mu gitambo hagati, usohoza isezerano uri wenyine. Uko niko tumeranye nawe mwami w'aba, tuba twaraguhigiye imihigo, tuba twarakoze amasezerano, ariko ibyiza no kutishingikiza ku masezerano yacu, kuko twebwe ibyo dusezeranya ntibisohoze. Ariko uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze. Wemera guca hagati ibitambo uri wenyine, kuko iyo Abraham aza guca hagati mu bitambo yarangije akica isezerano we yarapfuye. Ariko data we, ubikora wenyine mu mbabazi zawe, usohoza isezerano. Ibyo wabwiye Abraham urabikora, atarabaye uwo kwizerwa, atarabigenje neza. Uwiteka Mana Nyiringabo, uko niko usohoza isezerano ku buzima bwacu. Ibyo ukora ku buzima bwacu suko tuba twarabaye bizerwa, kuko tubiziranyeho. Uko tujya tukubwira amagambo ibihumbi akubwira ngo uzabikora ryari? Ese ubundi buratuzi? Ese ubundi butwitayeho? Ese ubundi bugusenga kwacu tukanakubaza ayiwe ikibumbano kikabaza umubumbyi, tukakubwira ngo uragira ibiki? Ese ubu nta kundi wari kubigenza? Ese ubu nta zindi nzira ari kudutabariramo tudaciye muri iyi mibabaro yose? Ariko imbabazi zawe zibuka imeremerwe yacu, ngo ko dukoze mu mukungugu turi abantu buntu, maze ntutureke mwami w'aba. Uwiteka we, twaguha iki kutubereye mwiza? Twakwitura iki kuri umutabazi wacu? Uri umugizi wa neza, uri umunyarukundo rutangaje. Uzasohoza icyo wavuze ku buzima bwe, uzasohoza ibyo uvuga, kuko uri uwo kwizerwa. Mwe gutegerereza ahakwiriye. Mwungura imbaraga mwami w'abami kugeza ku munsi wo gutabarwa. Mwungura imbaraga mwami w'abami kugeza ku munsi tuzavira muri uyu mubiri. Uwiteka Mana Nyiringabo, twarakoze ibyo twagombaga gukora byose, waradushoboje mwami w'abami. Twarahesheje izina ryawe icyubahiro, izina ryawe ritaratutswe kubw'ubuzima bwacu, ahubwo mwami abatubonye barakomejwe n'intambwe zacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, utugeza ahantu dushobora kubwira abantu ngo nibagere mu kirenge mu cyacu nkuko twakigeze mu cya Kristo. Utugeza ahantu dushobora kubwira abantu ngo nibizere Imana nkuko tuyizera. Udukomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo barimo badukurikira muri uru rugendo nabo bazakomezwe mwami w'abami, kugira ngo nibamara gukomera nabo bazakomeza abandi. Wabwiye umugaragu wawe Petero, uramubwira ngo Petero we, umwanzi yabasabye kugira ngo bagosore, ngo ariko nagusengeye kugira ngo numara gukomera ukomeza abandi. Dukomeze Uwiteka
Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo abacu batarakizwa nibabona ubuhamya bwacu n'ubuzima bwacu bizabatere gukizwa. Dukomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo abakijijwe tuzababera ibyitegererezo by'abizera. Dukomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo abazaca mu bibazo twaciyemo hanyuma, abazabicamo mu myaka ikurikiraho, bazakomezwe nuko twabyitwayemo, maze nabo bibatere gukomera. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze gukomeza amaboko y'abera, urakoze gukomeza amaboko y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, urakoze kuko utajya ukora umurimo igice. Nasanze uwo kwizerwa, ibyo bintera kugaruka huri, ibyo bintera kukuvuga ntafite isoni n'ikimwaro, kuko utandukanye n'abana b'abantu. Abana b'abantu turasezeranya ntidusohoze, imbaraga zikadushiramo, ndetse ibyo twari twashimye uyu munsi igitondo gikurikiyeho tukaba tutakibishima, ibyo twari twakunze igitondo gikurikiyeho tukaba tutakibikunze. Turi abantu ubuntu bahindagurika, ariko nasanze uwo kwizerwa, nasanze uwo kwizerwa. Witwa ndiho, ntabwo uhindurwa n'ibihe. Uko wari uri kera ni kuri na n'uyu munsi, ni kuzahora iteka ryose. Ntabwo usaza, ntabwo unanirwa. Ibihe byo mu isi bihindagurika ntibikugeraho, ibyorezo byo mu isi n'intambara n'ibihuha byabyo ntabwo bikugeraho. Uko wari uri kera ni kuri na n'uyu munsi, ni kuzahora iteka ryose. Kuko ishingikirizaho birakunda, kuko we ntunyeganyega. Ariko twishingikirije ku bantu baranyeganyega, twishingikirije ku byo dufite ahubwo byitera amababa bikaguruka. Ariko uri uwo kwizerwa Mwami w'aba, uri igitare cy'ibihe, uri igitare cy'ibihe, uri urutare rudapfa, uri urutare rutavaho, uri urutare rw'ibihe byose. Uko wahozeho ni kuri, nindakuzahora iteka ryose. Igisha imitima yacu kugutegereza, igisha imitima yacu kukurebaho, igisha imitima yacu kudatwarwa n'imiyaga. Waravuze ngo Salomo mu bwiza bwe bwose ntiyigeze yambara nk'uko wambika uturabyo. Inyoni zo mu kirere niwo zigaburira, ariko utangazwa n'amaganya abo mu mitima yacu. Kuki twiganyira iby'ejo? Kuki twiganyira ngo tuzarya iki, tuzambara iki? Amaganya akatubana menshi. Wowe utunga inyoni mu kirere, wowe wambika uburabyo bukarabagirana, ese uzananirwa gutunga abo wahamagaye? Ese uzananirwa gutunga abana b'abantu? Uwiteka we, tuzamure Mwami muri iki gitondo, utwigishe kukwizera tutagihindagurika, utwigishe kukwizera tutakibivamo, utwigishe kukwizera tutakigabanuka. Mwami w'abami, uduhindura abo basore, uduhindura abo bagore n'abagabo batakikamuka mu kwizera. Mwami w'abami, utwigize imbere mukunzi mwiza, tuguhaye icyubahiro, kuko imbere yawe turaharira tukabyibuha mu mwuka wacu. Imbere yawe turahahembukira Mwami w'abami. Nyemerera Mwami ko twaje twese kuri iki gicaniro tuhasohokana imbaraga Mwami w'abami, ubuzima bwacu buhindurwe nawe. Urakoze Papa, urakoze kuko uzaza ntuzaceceka, uzendera ingabo ntoya n'inini, uhagurukire kuturwanirira, ntabwo uzaceceka. Mu mazina yawe nasanzwe witwa Uwiteka Nyiringabo. Ntabwo wakwitwa Uwiteka Nyiringabo utiteguye kurwana, ntabwo wakwitwa Uwiteka Nyiringabo utagira ingabo zirwana, ntabwo wakwitwa Uwiteka Nyiringabo udaseruka ku rugamba. Uraseruka ku rugamba ukarwana, uraseruka ku rugamba ukatuburanira, uraseruka ku rugamba ukadutsindishiriza. Niko witwa Uwiteka Nyiringabo. Uri Imana irwana, ikarwanirira abo wahamagaye, ukarwanirira abo ukunda kugeza ubatsindishirije. Nasomye Bibiliya nsanga intambara nyinshi warwanye mu buryo butangaje. Warwanishije ababembe, ngo abari babazengurutse, bari barazengurutse Samariya, ngo bumva ibiriri, ngo bagira ngo ni amagare n'amafarashi, bagira ngo bahamagaye ingabo n'abandi bami kugira ngo barwanirire. Niba ubasha kurwana intambara, ari nta muntu wahagurutse, ari nta musirikare waje, ari nta magare y'amafarashi waje, ariko ukumvisha ingabo zari zitugose, ukazumvisha impuho, ukazumvisha ikiriri cy'amagare y'amafarashi, bagahunga bahunga wowe. Uwiteka we, ntabwo wananirwa kuturwanirira uyu munsi wa none. Uri Imana irwana, uri Imana ikora, uri Imana itabara, uri Imana ishobora byose, uri Imana igitera ubwoba inkambi zaturwanyaga, inkambi z'abanzi, inkambi za Satani, ukazihungabanya. Turi abantu buntu, bakatubona turi abanyembaraga, bakabona wowe muri twebwe, bakabona umugabo ukomeye muri twebwe. Uko ni kujya ubigenza Uwiteka Mana Nyiringabo. Uteye ubwoba, uratangaje, imigambi yawe iteye ubwoba, imbaraga zawe ziteye ubwoba. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino wongere ugirire neza abagutegereje, ngwino wongere ugirire neza abakwambaza, ngwino wongere ugirire neza ababyukira imbere yawe. Mwami, ntabwo twabyukijwe n'ubusa, twabyukijwe nuko twagushakaga. Mu ntege nke zacu waratweguye, turemera tureguka.
mwami kuko twagushakaga, kuko imitima yacu igufitiye inyota, kuko ubuzima bwacu bukeneye ubutabazi. Mwami dufite ibintu ibihumbi twazanye mu mitima yacu, twazamukanya abacu batakuzi, twazamukanya abacu bameze nabi, twazamukanya ibyacu bitagaragaramo ikiganza cyawe kugira ngo bikoreho Uwiteka Mana Nyiringabo. Kandi ndabizi uzaza we guceceka. Reka ineza yawe mwami ice mu buzima bwe, ice mu rugo rwe, akubone n'amaso mwami w'abami. Wageze kwa Obededomu mu isanduku mwami yari yuzuyemo kubaho kwawe, ubuzima bwa Obededomu burahinduka, urugo rwe rurahinduka, umugisha uramamara, amakuru aragenda agera ibwami kwa Dawidi. Ari nta ntumwa Obededomu yohereje atigeze ajya kubivuga, ariko umugisha wawe wabaye mu rugo rwe, inkuru ziramamara. Niko Uwiteka Mana Nyiringabo kubaho kwawe mu buzima bwacu kuzateza inkuru zamamaye, inkuru zamamaye z'uko watugiriye neza, inkuru zamamaye z'uko burya wadutabaye muri bya bindi, inkuru zamamaye z'uko wa mukobwa yatabawe, inkuru zamamaye z'uko wa muhungu yatabawe, inkuru zamamaye z'uko rwa rugo rwari rugeze mu marembera rwatabawe, inkuru zamamaye z'uko bwa buzima bwacikanaga bwatabawe. Niko inkuru zacu zizagera hirya no hino, inkuru zo gutabarwa zigataha ibwami, zigataha mu matwi y'abakwizera, zigataha mu matwi y'abatakwizera, zigataha mu matwi y'abaguhinyura, zigataha mu matwi y'abagutegereje. Uko ni inkuru z'ubutabazi zizavuga. Uwiteka Mana Nyiringabo uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa mwami w'abami. Ahantu wageze birahinduka, ahantu wageze biramenyekana ko wahageze, aho wamanukiye gutabara biramenyekana. Uko niko mwami inkuru z'ubutabazi zizavuga hirya no hino, bigatera bamwe kukwizera, bigatera abandi kukugirira ubwoba, bigatera abandi mwami kukubaha, bigatera abandi kugukorera, bigasubiza mu imbaraga bari bacogoye. Uko niko inkuru z'ubutabazi bwacu zizagera hirya no hino, inkuru z'uko waturengeye, inkuru z'uko wahanaguye amarira ku maso yacu, inkuru z'uko bya bindi bitashobokaga byahindutse ibishoboka, inkuru z'aya masituwasiyo yamamaye akagera kure, atuvugaho ko dupfuye, atuvugaho ko bitazakunda, atuvugaho ko bitazashoboka. Niko inkuru z'ubutabazi zizamera, niko zizamera kure. Uwiteka Mana Nyiringabo inkuru zituvugaho nkuko bavugaga igihe umugaragu wawe Nehemiya yubakaga, bakavuga ngo nubwo ingunzi imwe yazamukaho ngo byasenyuka, ntibifashe ntibishinga, ayiwe uwo murimo ngo uragoranye ntuzashoboka, ariko warawukoze urawusohoza. Uwiteka Mana Nyiringabo ushyira igitinyiro kuri Yerusalemu, ushyira ubwiza n'icyubahiro. Niko ibyo twubaka n'ibyo dukora rimwe na rimwe umuntu abirebera kure akavuga ati ibi nta kizavamo, ibi ngibi bizihirika ubwabyo, ibi ntibizahagarara, ibi ntibizamara kabiri, ibi ntibizashinga, n'urusaku rurimwo ubusa. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo uko akoresheje amaboko ya Zerubabeli, uko akoresheje Yeremiya, uko akoresheje abagaragu bawe, uko akoresheje Nehemiya, niko uzakorana n'ubuzima bwacu. Erega ngo si kubw'imbaraga n'amaboko yacu, ahubwo ni kubw'umwuka wawe. Uratangaje Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka inkuru zamamaye z'uko byamunaniye, reka inkuru zamamaye z'uko byatunaniye, reka inkuru zamamaye z'uko byanze. Uduhe gutegereza za nkuru zinyuranye zijya zivuga ngo ariko noneho byarakunze, ariko noneho waratabawe, ariko wabigenje ute? Uwiteka Mana Nyiringabo natwe tuzavuga ngo n'amaboko y'Imana itsagaragara, ni Imana yacu yaserutse, ntago ari ubundi bwenge, si ubundi buhanga, kuko tubiziranyeho ku bwenge bwose twabukoresheje, strategy tuzi gukora two twazikoresheje, tubiziranyeho. Uwiteka Mana Nyiringabo tuzababwira ko ari amaboko yawe atsagaragara, tuzababwira ko ari ubuntu bwawe, tuzababwira ko ari imbabazi zawe twagiye kubona tukabona birakoretse. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Haba gutegereza amakuru nk'ayo ngayo, haba gutegereza kutagarukira hagati mu rugendo, haba gutegereza mwami kudacira hagati bitaruzura. Jambo ryo rirambwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi. Mwami ntiwemere ko bagarukira bikiri byinshi, ahubwo bageze na hahandi havuga ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Barindiriza umunsi wo gukizwa muri byose, barindiriza umunsi w'ubuhamya, barindiriza umunsi w'amashimwe, barindiriza umunsi abakunda bazavuga ngo iyi ni Imana, barindiriza umunsi mwami waba umunsi nk'uwo, umunsi w'indirimbo nshya, umunsi w'ibihangano bishya, umunsi nk'uwo Uwiteka Mana Nyiringabo, aho tuzavuga ngo Uwiteka arabikoze, aho tuzavuga ngo Uwiteka arabikoze. Urakoze mwami waba, urakoze papa. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri uwo kwizerwa, ubereye mwiza, bagutegereza bose bose bose. Mwami nanjye navuga nk'umwanditsi wa Zaburi ngo iminsi maze ngendana nawe imyaka 20 nasanze utareka abakiranutsi, nasanze nta mukiranutsi urekwa, nasanze nta mukiranutsi urekwa.
nasanze umutabara ukamutabarira be, nasanze abantu bamuboneraho umugisha kandi batakubaha, nasanze umukiranutsi atarekwa, nasanze umurwanira intambara zizwi n'izitazwi, nasanze umukiranutsi umufata amaboko ukamukomeza, nasanze umukiranutsi utajya umureka. uri kwizerwa, uri mwiza, maso yacu aragutegereza. niba ugaburira inyoni ukambika uburabyo, ukaba uzi umubare w'imisatsi yo ku mitwe yacu, n'iki wayoborwa mu bimugora, n'iki wayoberwa mu bimurushya. yaba azi kubivuga yaba atazi kubivuga, ntago bicika kontrole yawe. urakoze mukunzi mwiza, uri kwizerwa, uzuye kugira neza n'imbabazi. reka nsoreze kuri Zaburi ya 63 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9. Zaburi ya 63 rimwe kugeza ku 9 aravuga ngo ni Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yari mu butayu bw'Ubuyuda, ngo Mana niwe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye gukumbura mu gihugu cyumye kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. uko niko nagutumbiriye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, kuko imbabazi zawe arizo gukundwa kuruta ubugingo. iminwa yanjye izagushima, uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. umutima wanjye uzahazwa nkuriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. uko nzakwibukira ku buriri bwanjye, nkagutegereza mu bicuku by'ijoro, kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. umutima wanjye ukomaho, kuko kwawe kw'iburyo kurandamira. ngo yabivuze ari mu butayu, ubuzima bwaharaho bwari buguye umwuma, ariko yongera yubura amaso, yiyemeza gukomeza kwiringira Imana. komeza wiringira Imana, komeza uyitegereze mu gicuku cy'ubuzima, komeza uyitegereze uryamye ku gitanda cyawe, komeza uyitegereze wabuze ibitotsi, komeza uyitegereze byakunze cyangwa bitakunze. nasanze Imana idatangira umurimo ngo wiciremo hagati. Imana yaguhaye Kristo, nta kizakwimana nawe. Imana yakwimenyekanishije muri igitangaza gikomeye mu buzima bwanjye, kwari ukuboneka ku mutima wa Hortense ukemera gukingurira Kristo. nicyo gitangaza cyari kinaniranye, cyari kigoye, cyari gikomeye. umutima wabaye akahebwe, umutima utitaye ku Mana, umutima wigenga 100% ukora ibyo ushaka, ukanga ushaka, ugakunda ushaka. uwo mutima umeze nk'ibuye, Kristo akawinjiramo. nicyo cyari igitangaza gikomeye. ibindi byose biroroshye. kubona Kristo yarageze mu mutima wawe, wowe wavukiye mu byaha, nubwo wavukira mu nzu y'abakiranutsi, nubwo wavukira mu nzu y'abasenga, ibyo ntibihesha umuntu agakiza. agakiza ni igitangaza gikomeye. ni umwuka wera wemeza imitima yacu, tukimenya aho ibyaha n'ububi bwacu, tugakenera imbabazi. abahoze batitaye kuri Kristo bagakenera imbabazi. icyo nicyo cyari igitangaza gikomeye kuruta ibindi. watangiye umurimo mwiza muri wowe, ntabwo azawucira hagati. azi ibyo umubiri wawe ukeneye, kuko ni nawe wakuremye utyo. yakuremye manye igifu gisonza, arabizi ko ukwiriye kurya. yakuremanye uyu mubiri, yakuremanye umutima ukunda dignité, ukunda icyubahiro, arabizi ko yakora ku bintu bikubahisha, kandi arabimenya. ubuzima busuzuguritse. ntabwo nigeze mbona Imana ibwira Mose ngo ndatangira kukubahisha uyu munsi, kuko ari ibyo yari yakoze. ariko yageze kuri Yosuwa iramubwira ngo ndatangira kukubahisha uyu munsi, kuko atari yubahitse. Imana izi ubuzima bwawe, izi bikojeje isoni biri mu buzima bwawe, izi ubwambure bwawe. simvuga ubwambure buri fizike, izi ahatambaye, izi ahari empty, izi aho abantu b'iwanyu bagaya, izi aho bene wanyu bagaya, izi aho abo mukora bimwe bagaya, babaseka. igihe Nehemiya yagiye kubaka, bari abantu bamucaga intege, baravuze ati ibyo mwubaka n'ingunzi imwe yabikoraho byahirima. kuko bubakaga ariko mu rugamba rwinshi, abantu barateye Imana umugongo. agomba gusezerera abashakanye n'abanyamahanga, ariko Imana
Imana ntizabura kugutabara, Imana ntizabura kukurengera, izahamwaye mu buzima bwawe, ntizabura kuhasuka icyubahiro cyayo, ntizabura kubihindura ubuhamya. Ntukemere gucira bugufi ikintu cyose cyakumwaje, ikintu cyose cyagukojeje isoni, Imana igikura mu icyubahiro. Ntukemere utuntu two kwififika no kwirwanaho. Hari umuntu yirwanaho mu kurema igitangaza, akirwanaho bigatuma akora n'amanyanga. Ntuzemere utuntu two kwirwanaho, uzareka Imana ibikore mu cyubahiro cyayo, ibikore mu mbaraga zayo, kugira ngo ibyari ikimwaro bihinduke icyubahiro cy'Imana, bihinduka ubuhamya ku buzima bwawe, bihinduka amashimwe azatuma abantu bahindukirira Imana. Nzi ko ushobora byose Mwami, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Gendana n'abana bawe Mwami, bafashe umwanya bakazindukira imbere yawe. Uyu munsi wabera umunsi w'umugisha, wabera umunsi wo kukubona, wabera umunsi wo kubyibuha mu mwuka. Myuka yawe ibyuhira imbere yawe, myuka yawe ihemburwe nawe, bahorane itoto rivuye mu ijuru, bahorane ibineza neza bivuye ku ntebe yawe. Mitima yabike, mitima yabibyibuhira imbere yawe, isogo wongere Mwami kubyiza biva ku ntebe yawe. Hahanda umwomo butakigera, hahanda amacumu yisa batakibasha kwinjira, umubyibuho mu mwuka utuma ibimukamura bitamushobora, utuma ibimurwanya bitamumanura, umutumbagirane mu birere byo mu mwuka. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, subiza gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, ubabere igisubizo. Amaboko yawe atagaragara batanga imbere, abatange mu byo bajyamo, batange mu byo baganamo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, nongeye kugushimira ko abanye natwe muri ibi bitondo byose. Watubereye Imana, waratweguye, ibitotsi biturusha imbaraga waratubyukije, imibiri inaniwe waratubyukije, imibiri irwaye twagiye kubona tukabona tubyukanye imbaraga. Watubereye Imana, turatangara, mu myuka yacu warahembuye, nubihererwa icyubahiro. Warakoze Mwami kubw'ikicaniro cya mu gitondo, warakoze kubwo abagihagazeho, warakoze kubwo wabo washoboje. Mwami tugarutse kukubwira ko atari imbaraga zacu, nubishimirwe, ni wowe wenyine ibyo tubiziranyeho, imitima yacu ibiziranyeho nawe. Komeza ubane natwe Mwami mu mugoroba, mu materaniro ni mugoroba, twongere tukubone Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwami bitatubereye akamenyero, ahubwo imitima yacu ikunyotewe, imitima yacu ikwifuza. Dusiganwa tuza ahuri kugira ngo tuhabonere ubutabazi, dukomeje gusenga kuko aho niho duhurira nawe. Urakoze Mwami wabamuha umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bagushaka, umugisha abana bawe Mwami bakora imirimo itandukanye kuri iki gicaniro, usubize gusenga kwabo, ubagwiriza imbaraga igitondo n'umugoroba. Urakoze Papa, twongeye kuvuga kuzamurwa kw'ibendera ryawe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uwiteka Mana Nyiringabo, imenyekanisha imitima y'Abanyarwanda. Mwami twaravuze ariko ntitwashoboye gutaha mu mitima yabo, ariko Mwuka Wera wavuga ijambo rimwe, ukavugana n'urubyiruko rwacu rwaraye mu nzoga, ukavugana n'abakobwa bacu baraye mu busambanyi, ukavugana n'abagabo bataye umurongo, ukavugana n'abagore bagusuzuguye batagushaka batanakuzi, ukavugana nabo bose baruhijwe n'ibibazo. Mwuka Wera wakora ku mitima yabo, Abanyarwanda bakagupfukamira, Abanyarwanda bakaguhindukira. Wadutabara Uwiteka Mana Nyiringabo, ubu bari bufunguka buri munsi bugafungwa, abantu bakagupfukamira Uwiteka Mana Nyiringabo, abantu bakakubaha. Wadutabara Uwiteka Mana Nyiringabo, ibizaha birimo bigwira mu mihanda y'u Rwanda bigahindurwa no gukiranuka Uwiteka Mana Nyiringabo. Wavuga ijambo rimwe, ibyo tutashoboye abapasiteri, byavuga butumwa batashoboye, Mwuka Wera wavuga ijambo rimwe ukadukiriza igihugu. Mwami waba tukweretse abayobozi bacu mu nzego zitandukanye, tukweretse abayobozi bakuru b'igihugu, tukweretse abayobozi bari mu nzego zikurikira Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo imitima yabo yiharirwe nawe, imitima yabo yiyobore Mwami waba, kugira ngo babashe gukora ibyo ukunda, maze ibyo udakunda bijye kure yabo. Uhindukize imitima yabo, uhindukirize gukiranuka, ihindukirize kuri wowe. Reka umucyo wawe ubavire, abagendera mu mwijima batakuzi ubiyereke. Udusure Mwami w'abami nk'abaturage b'u Rwanda, utugirire neza Mwami w'abami. Reka ibendera ryawe Kristo rizamurwe kuri iyi misozi, reka ibigirwa Mana bikubitwe hasi, reka ibyiyita Imana kandi atari Imana bikubitwe hasi, byamburwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ibicaniro by'abapfumu n'abarozi birimo bishyirwa hejuru kuri ibi bihugu bikubitwe hasi, nyaguhora ku ngoma, maze izina ryawe rijime. Dore barakwita
imana y'amahanga, bakakwita imana y'abazungu, nyamara uri imana umuremyi w'ijuru n'isi, ntabwo uri imana y'ubwoko runaka. Reka wigaragaze muri iki gihugu Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ibigirwamana byose bikubitwe hasi, maze izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka imirimo yabo iburizwemo, reka ibikorwa byabo bihinduke ubusa mu izina ryawe Yesu. Twongeye gusuka amaraso yawe ku butaka bw'u Rwanda, amaraso yawe ku misozi y'u Rwanda, amaraso yawe ku nzuzi z'u Rwanda, amaraso yawe mu kirere cy'u Rwanda, kugira ngo avuguruze ibindi bitambo byose bitambwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe avuga imbabazi, amaraso yawe avuga kugira neza, avuguruza ibindi bitambo byose byatambwa bitavuye kuri wowe nyaguhora ku ngoma. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka umuriro wawe Mwuka Wera ugurumane cyane muri iki gihugu, gurumane ku mbibi z'iki gihugu, maze ibyo ushaka buri bizukora, ibyo ushaka biburizemo ibyo umwanzi ashaka, ibyo ushaka biburizemo by'abakozi ba Satani bashaka, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uhagurutse Mwami abayobozi bakiranuka, kugira ngo batore amategeko akubahisha, kugira ngo amategeko Mwami atakubahisha abura ubwicaro muri guverinoma y'u Rwanda, abura ubwicaro mu nteko y'u Rwanda, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibituma izina ryawe ryubaha, ibituma abantu bagubwa neza, ibyo ngibyo aba ari byo bihabwa umwanya. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ijuru ridukingukire, ijuru ridukingukire Kristo tukubone, ijuru ridukingukire amaso yacu akubone, amatwi yacu akumve, imitima yacu isabane nawe. Turashaka wowe wenyine, imitima yacu igufitiye inyota, imitima yacu irakwifuza. Wowe wadukunze urutarondoreka, wowe wadukunze ari ntacyo duciye. Ntabwo urwo rukundo rutura mu isi. Umuntu adukunda kubera impamvu, umuntu akadukundira iki n'iki tumaze cyangwa icyo dukora. Mwami nuko tumeze, ariko urukundo rwawe rwadukunze tukiri babi, ngo ndetse turi abanzi b'Imana. Wasanze twigaragura mu ivata, twigaragura mu byaha byacu, uravuga ngo nitubeho, uravuga ngo nitubeho, tubeho nta kigaragara cyakabaye kitubeshaho, tubeho nta kigaragara ko ntacyo ko twamara, tubeho nta mpinduka zagaragara ku buzima bwacu, tubeho tutwari dufite ubuzima bupromisinga, byibuza ngo turebe ngo uvuge ngo hazavamo iki n'iki. Ariko urukundo rwawe rutugeraho, urukundo rwawe ruratubyutsa, urukundo rwawe ruratwegura, urukundo rwawe rutubeshaho, na n'uyu munsi ruracyaduhagaritse. Mwami w'abami, nyemerera utwigize imbere mu kurumenya, nyemerera utwigize imbere mu kurwumva, nyemerera ibyo nibyo bituma umuntu adacogora mu rugendo, nyemerera ibyo nibyo bituma umuntu agira imbaraga zikomeza kugenda mu nzira yitwifunganye, nyemerera Mwami ibyo nibyo bituma umuntu adasubira inyuma, atagikebaguza, atagikebakeba. Duhe kumenya Mwami ibyo tubikiwe mu ijuru, duhe kumenya umugabane dufite mu izina ryawe, duhe kumenya abo twagizwebo igihe watuguraga amaraso, duhe kumenya abo twagizwebo n'umugabane dufite igihe amazina yacu yandikwaga mu gitabo cy'ubugingo. Duhe kumenya Mwami ubwo bwiru tubikiwe, duhe kumenya Uwiteka Mana Nyiringabo uburyohe bw'uru rugendo rw'agakiza, duhe kumenya Mwami umunezero w'agakiza w'ukuri. Mwami w'abami, duhe kumenya Uwiteka Mana Nyiringabo kwakurebye mu maso ubuzima bwe butongera kumera nk'uko bwari bumeze. Duhe kumenya Uwiteka Mana Nyiringabo ko wahuye n'urukundo rwawe, yirengagiza ibyo abasigara bavuga, yirengagiza ibyo abasigara bakora. Tumeze nka wa mugore waje Mwami atatuwe muri iriya nzu, akinjira Uwiteka Mana Nyiringabo akaza agasuka amarira ku birenge byawe, akaguhanaguza imisatsi ye, akagusukaho ibihenda yari afite kuruta ibindi. Uko niko tumeze Uwiteka Mana Nyiringabo. Twebwe abababariwe byinshi twongeye kuzindukira ahuri, twebwe abemewe batari bakwiriye twongeye kuzindukira ahuri, twebwe abatabawe nawe twongeye kuzindukira ahuri, twebwe abazi neza ko nta kindi dufite, nta n'undi muntu dufite, nta n'andi maronko, nta n'undi mugabane, nta n'undi murage uretse wowe Uwiteka Mana Nyiringabo. Twongeye kugaruka ahuri Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere tukubone, maze uvuga ijambo rimwe ubuzima bwacu bwongere bwigira imbere mu kukumenya. Uvuga ijambo rimwe ubuzima bwari bucogoye bukire, uvuga ijambo rimwe ubuzima bwari butangiye kumanuka bwongere buzamuke, uvuga ijambo rimwe ubuzima umwanzi yaratangiye kwitsa hepfo cyane bwongere bukurweho, uvuga ijambo rimwe ubuzima bwari burimo bumanuka mu rwobo rwo gutakaza ibyiringiro bwongere buzamuke. Uvuga ijambo rimwe Mwami w'abami, umuntu asigara avuga ngo narakubonye, naramwiboneye, nahuye nawe muri cya gitondo. Uvuga ijambo rimwe Uwiteka Mana Nyiringabo, impinduka zigaragare ku buzima bwe. Uvuga ijambo rimwe, impinduka gutegerejeho mube azikuboneho. Uvuga ijambo rimwe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze rimwigize imbere. Nasanze nta kintu utabasha kuvugana nacyo. Wahamagaye Lazaro umuhamagara mu izina, abandi babonaga intumbi, abandi babonaga uwanutse, abandi babonaga umuntu umaze iminsi ine mu gituro, abandi bari bazi ko azazuka ku munsi w'umuzuko w'abakiranutsi. Ariko nasanze udatinya kuvugana n'intumbi, ubasha guhamagara
wahamagara buri kintu cyose kikakwitaba. Uwiteka Mana Nyiringabo, niba warahamagaye Lazaro mu gituro, wahamagara ibyo bipfuye bikazuka, wahamagara ubuzima bwe bukabaho, wahamagara ubugingo bwe nyagora ku ngoma bukitaba, bukakira ubuzima bukabaho. Uwiteka Mana Nyiringabo, ijwi ryawe ribeshaho, ijwi ryawe rirazura, ijwi ryawe rikurayo. Nubwo umuntu yaba mwamageze kure ahagaragara ko nta byiringiro, ijwi ryawe rikurayo. Turashaka kukumva uvugana natwe mu mazina yacu. Wahuriye na Maria Madalena ku gituro, azi ko aje gusiga amavuta umurambo, hanyuma umuhamagaye mu izina, amenye uwuriwe, mu maso ye haracya. Uwiteka we, ahanagurwa amarira ku maso, yaragishakira uwapfuye mu bazima, ariko umuhamagaye mu izina, amenya kuri umwigisha. Ndasenze ngo wiherane na buri muntu, umuhamagare mu izina rye, umuhamagare mu izina ry'Uwiteka Mana Nyiringabo. Iyo umuhamagaye mu izina, bimubera imbaraga zica intege ibyamucogozaga byose, bimubera imbaraga zimwibagiza imiruho byose n'ibyari bimugoye. Akamenya neza ku munsi, akamenya neza ko hazabaho igitondo cy'impundu, akamenya neza ko hazabaho igitondo cyo gutabarwa. Turimo turakwinginga Mwami kuri iki gicaniro, kugira ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe bumve bahamagara mu mazina yabo, bumve bibonaniye nawe kandi bihuriye nawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka ijuru ridukingukire, reka ijuru ridukingukire, reka ijuru ridukingukire. Ikirere cyari cyumagaye Mwami, cyongere cyumva imitonyi yo mu ijuru, cyongere cyakira imvura y'umugisha. Ubuzima bwari bwumagaye budafite ibyiringiro, bwongere buhure nawe. Ubuzima nabwo bwari bukunyotewe, bwongere bwigizwe imbere mu kurushaho kugushaka. Twajahura Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere tukubone muri iki gitondo, utwemerere dukorweho nawe, utwemerere duhure nawe. Igihe wahamagaraga Abrahamu mu mazina, yari atarumva uvuga, yari utarumva hari undi muntu wahamagaye, ariko ntigeze ashidikanya uwuriwe. Mwami, iyo duhuye nawe turabimenya, tumenya ko atari idini, tumenya ko atari abavuga butumwa dukunda, tumenya ko atari abashumba dukunda, tumenya ko ari wowe wavuze. Ndasenze mukunzi mwiza ngo tuzamuka muri iki cyumba cyo hejuru, utwemerere buri muntu yihurire nawe, buri muntu akumva umuhamagara mu izina, amenye ko yahuye nawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndahamya neza ko niyihurira nawe atazongera kuva ahuri. Nta bundi buryo azasanga muri iyi si, azasanga kubana nawe bimurutira ibindi byose, azasanga kubana nawe biruta ifeza n'izahabu, azasanga atari amagambo n'indirimbo tuvuga bizamubera ubuzima. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo twemerere tukubone, utwemerere tukubone, utwemerere tukumve, utwemerere ijuru rikinguke, utwemerere imbaraga z'umwuka wera zuzura ubuzima bwawe urimo kugushaka bw'abakunyotsewe. Utubatize none, batize abahungu n'abakobwa barimo bazamuka mu cyumba cyo hejuru. Uzuza Mwami w'abami abari barahuye nawe, wongere wuzuze, wongere wuzuze, wongere utwihishurire mu zindi mbaraga, wongere utwihishurire mu kundi gusigwa bundi bushya, wongere utwihishurire. Tumenye ngo hari igitondo twahuye nawe, hari igitondo twakozweho n'imbaraga zawe, hari igitondo twinjiye ahera cyane, hari igitondo twegereye ameza yawe, hari igitondo twasangiye nawe, hari igitondo twakubonye, hari igitondo twakumviyemo. Turakwinginga Uwiteka Mana Nyiringabo ngo twemerere tukubone, tukubone kuko uriho, tukubone kuko uraboneka. Niwe waturembuje Mwami w'abami, ntiwaturembuje kugira ngo dukingiranwe, waraturembuje kugira ngo tuze gusangira nawe ku meza yawe. Tuje kwicarana nawe nk'abana, tuje kwicarana nawe nk'ibikomangoma byo mu rugo kwa data, tuje kwicarana nawe Mwami kuko tugushaka, kandi waratubwiye ngo tuzagushaka tukubone. Wemere tukubone, wemere ntagire umuntu umanuka Mwami kuri uyu musozi, ntagire umuntu umanuka muri iki cyumba cyo hejuru adakozweho n'imbaraga zawe, adahuye no kubaho kwawe. Mu maso yawe hari ubuzima, mu maso yawe hari ukubaho, mu maso yawe hari umunezero udashira, mu maso yawe hari imigezi itemba, mu maso yawe hari ukubaho, mu maso yawe hari ukuzuka, mu maso yawe hari uguhembuka. Unyemerera Uwiteka Mana Nyiringabo, buri muhungu n'umukobwa wawe bahagere. Erega igisika cyadutandukanyaga cyakuweho, uyu munsi dufite ikimenyetso cy'amaraso gituma twemerwa ahera cyane. Utwemerera amaso yacu akubone nkuko umugaragu wawe Yesaya yakubonye. Yagize umugisha wo kwinjira muri audience yo mu ijuru, yagize umugisha wo guhabwa ikaze ryo kwegera intebe yawe, ibitaboneshwa amaso, ibitabonwa n'abantu basanzwe. Agira umugisha
wo kuba mu nteko yo mu ijuru. Mwami nawe ntutinya kuduhamagara, uratubwira ngo nituze mu nama zawe. Uko niko twazamutse mu cyumba cyo hejuru kugira ngo tuze mu nama zawe, kugira ngo tukuyoboze inzira, kugira ngo tukubaze ibiri bukurikireho, kugira ngo tukubaze uko twagenza biriya na biriya, kugira ngo tukubaze uko uru rugendo bari burugende, kugira ngo tukubaze aho twakura gukira kw'abacu, kugira ngo tukubaze aho twakura gukira kwacu bwite, kugira ngo tukubaze uko twakwigirana imbere birenze aho dutinze, kugira ngo tukubaze uko twatembwaho n'amavuta yawe bundi bushya, uko twatembwaho n'ubwiza bwawe bundi bushya. Uko niko twaje mu nama zawe. Igihe kimwe umugaragu wawe Pawulo yarazamuwe ngo abone iby'amaso asanzwe atabona, yumva ibyo abantu basanzwe batavuga, arazamuka mu nteko yo mu ijuru. Utwemerera Uwiteka Mana Nyiringa. Twamenye neza ko dutuye mu isi ariko tutarabisi. Amaso yacu sayo kureba imihanda y'ibitaka n'iya kaburimbo gusa, amaso yacu nayo kubona ubwiza bwawe, nayo kwiherana nawe, sayo kubona amazi asanzwe atangaje abantu bubaka, nayo kubona ubwiza tubikiwe mu ijuru. Utwemerera Uwiteka Mana Nyiringabo amahishurirwa adasanzwe abo umugabane w'abahungu bawe n'abakobwa bawe, amahishurirwa adasanzwe abibwiye ko bitagishoboka, abibwiye ko bitakibaho, abibwiye Mwami kutavugana nabo, abibwiye Mwami kutabereka, abibwiye Mwami ko batatumirwa mu nteko yo mu ijuru. Reka Mwami bazamurwe nawe Mwami muri iki gitondo Uwiteka Mana Nyiringabo, maze dusingire kuri ubwo bwiza, maze dusogongere ku byiza birahuri. Urakoze Papa, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kutajya udusiga. Nubwo utadusiga hari amatwi atakumva, nubwo utadusiga hari amaso atarimo kukubona, nubwo utadusiga hari ubuzima butarimo kukumva iruhande rwawe. Mwami tuzamuka muri iki gitondo, ndasenze ngo ubwo buzima butarimo kukubona ubahe kukubona, ndasenze ngo ayo maso atakubona uyahe kukubona, ndasenze ngo ayo matwi atarimo kukumva uyahe kukumva. Ijwi rye rirataka kandi riratabaza ariko ntiyumva uvuga, nta kubona uri kumwe nawe, nta kubona umutabara. Ndasenze Mwami ngo muri aya masengesho ya mu gitondo ucisha kugira neza kwawe imbere ye, bituma amatwi yakumva, bituma amaso yakubona, bituma umutima ukumva, bituma ubuzima bwe bukumva. Ujye ubidukorera mu mwijima w'ubuzima, umucyo mwinshi ukaturasira mu mwijima w'ubuzima, ijwi ryawe rigaturisha indi miraba yose mu mwijima w'ubuzima, presence yawe ikamanuka ikaburizamo ibyari byishyize hejuru byose, kubaho kwawe kukatwuzura kukaburizamo andi majwi yose n'ibindi bicantege byose. Ndasabira umuhungu wawe n'umukobwa wawe batakikumva kugira ngo bakumve. Ndasabira umuhungu wawe n'umukobwa wawe bigeze kukumva mu mezi yatambutse, bigeze kukumva mu myaka yatambutse, kugira ngo ugarure ibihe birenze ibihe byiza bigeze kugirana nawe. Turagushaka, mitima yacu iragushaka. Aribuka ineza yakuye iwawe, ibyo bimutera kugaruka. Unyemerere Mwami usuka ineza nshya, ineza nshya, imirimo mishya, ibikorwa bishya byongera kurema umutima w'abari muri uru rugendo rwo kuzaza kubana nawe i Siyoni. Ibikorwa bishya, imirimo mishya, ubutabazi bushya ku bari muri uru rugendo rwo kugana i Siyoni. Turakuvuga twarabonye neza yawe, tudashidikanya ubwizerwe bwawe, turakuvuga tudafite isoni zo kukuvuga kuko uri umugabo udahemuka, uri umugizi wa neza, uri umutunzi w'imbabazi, uri umurengezi w'ubugingo bwacu, uri umutabazi wacu, uri umunara muremure twihisha mu buzima bwacu bugakomera. Kubaho kwawe kutuzenguruka nk'uko umuntu akambika amahema akazenguruka abantu bakarindwa, kubaho kwawe nuko kutuzenguruka ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Yerusalemu uri twahabonye ariko twumva ko imisozi ihagose, niko Uwiteka we ugotsa abantu ba nta kiguca mu myanya y'intoki ngo kimugereho utakizi, nta gica muri kontrole yawe ngo kimugereho utakizi. Reka iki gitondo Mwami kibe igitondo cyo kunyuranywa kw'ibihe ku buzima bwe, kibe igitondo cyo kunyuranywa Mwami kw'ibihe, cyo guhindurirwa Mwami icyerekezo, cyo guhindurirwa Mwami hamaze iminsi hanze amaso, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka Mwami iki gitondo kibe igitondo cyo kukubona. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Garura impundu muri uyu muryango,
garura impundu muri uru rugo, garura impundu mu buzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe, garura impundu hamaze iminsi hameze nk'ikiriyo, garura impundu hadaheruka ibitwenge, garura impundu hashize ibyiringiro, garura impundu Uwiteka Mana Nyiringabo, garura umunezero. Igihe kimwe wasezeranyije ubwoko bwawe, urababwira ngo mu mihanda yabo no mu nzira zabo ngo hazongera kumvikana ijwi ry'umukwe n'umugeni, ngo hazongera kugaragara abasaza n'abakecuru bagenda bitwaje inkoni, hazongera kugaruka ubuzima. Hari hamaze imyaka hari intambara, hari ukunyagwa, hari ukugirirwa nabi, ariko bavuga ngo hazongera kubaho ibirori, hazongera kubaho ijwi ry'umukwe n'umugeni, hazongera kubaho amashakwe n'indirimbo. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ugarure ibirori by'ukuri mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ukureho Mwami igitwikirizo cy'ikiriyo, ukureho igitwikirizo cy'umubabaro, ukureho amarira, uhanagura amarira mukunzi mwiza. Uzana ibirori batacyiteze, uzana ibirori batagitegereje, kuko bitoje kuba muri ibyo bihe bimeze gutya. Uhindure Mana Nyiribihe, wowe ugenga ibihe, wowe uvuga ibintu bikaba, wowe utegeka bigakoreka, ibyo batagitegereje kuko bamenyereye kuba muri ibyo bintu. Usuka ibihe bishya Mwami muri uru rugo, usuka ibihe bishya Mwami mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kuko urabishoboye Mwami mwiza, urabishoboye, 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 urabishoboye. Abagaragu bawe ba Petero bagendanaga nawe, bari bazi bimwe mu bitangaza byawe, ariko igihe mwageze mu rugo iwabo, ntabwo Petero rero yagusabye ngo ukize nyirabukwe, ntabwo yaraza aharaho ko witaye ku buzima bwabo muri detail, ariko uhageze usanga nyirabukwe ararwaye, ngo umukize ubuganga, umukoraho akira ubuganga, atangira kubasavinga, atangira kubaseriva. Harimo abagaragu bawe, harimo abana bawe, harimo abahungu bawe n'abakobwa bawe bamaze iminsi bagushaka, bamaze iminsi bagukorera Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko bibagiwe kuri Imana yita kuri detail, bibagiye kuri Imana yita ku munezero wabo. Bibwiye yuko kugukorera bisharira, bibwiye ko kugukorera bibishe, bibwiye ko ari ukwikorezwa imisaraba, ariko Imana muri detail, wowe umanuka muri detail, manuka mu buzima bwabo, manuka mu mago yabo, manuka mu miryango yabo, manuka mu mirimo yabo Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ukize Mwami nicyo bibwira yuko utitayeho, maze ukore Mwami no cyo bibwira yuko utakireba kuko ufite ibintu byinshi ureba, kuko witaye ngo kuby'umwuka gusa. Nasanzura Imana itangaje, nasanzura umubyeyi mwiza, nasanzura umutunzi w'imbabazi, uruta cyane uko tukuvuga, uruta cyane agace twamaze kukubonaho, uruta cyane aho tugeza mu kukumenya, uruta cyane aho tugeza mu kukubwira abantu, uruta cyane aho tugeza mu kuvuga ijambo ryawe, uruta cyane Mwami, kuko uko tukuzi ni agace twamaze kubona, uko tukuzi nibyo twamaze gusoma Mwami, tukabihishurirwa, amaso yacu akabihabwa. Ariko si ibyo byonyine, uri mugari cyane, uri munini cyane, uratangaje. nyemerera baguhanze amaso bakubone. Ntabwo uri Bayali, ntabwo uri ikigirwamana, uri Imana ishobora byose, uri Imana igenga byose, ufite ijambo ku bikorwa bikorerwa mu isi. Iyo usomye ijambo ryawe, sanga mu ntambara zose ubwoko bwawe bwarwanye, sanga mu ngorane zose n'ibibazo byose n'ibyatambutse n'ibyo twigiraho uyu munsi, sanga nta na kimwe kigeze gucika kontrole yawe. Byose urabigenga, byose ubifiteho ijambo. Umwanzi ajya yishyirira hejuru y'abagaragu bawe, hejuru y'abakozi bawe, hejuru y'abo wahamagaye, akibwira ko afite ijambo ryanyu. Twarabibonye muri Egiputa, utabara ubwoko bwawe. Farawo yari afite imbaraga, yari afite ibigirwamana bijya bikora imirimo muri Egiputa igakoreka, yari afite imana zitwa imana ari ibigirwamana bikora imirimo abanyegiputa bose bagakangarana. Yari afite imana igusha imvura, yari afite imana itanga urubyaro, yari afite imana. Ariko hageze Mwami, abanyegiputa bamenya ko nta yindi mana ikwiriye gusengwa, ko nta yindi mana iriho uretse wowe. Amaboko yawe ntiyari yarabaye magufi ngo unanirwe gukiza ubwo bwoko uhamagaye. Amaboko yawe ntiyari yarabaye magufi, ariko iteka ukorana n'abantu. Wari urimo gutegura umugaragu wawe Mose kugira ngo umutume. Turasenze Mwami muri aya masengesho ngo uhagurutse abahungu n'abakobwa
uzakorana nabo guhindura ibintu muri iyi si. Uhagurutse abahungu n'abakobwa uzakorana nabo guhindura ibintu mu miryango yabo, guhindura ibintu muri generasiyo zabo. Uri Imana itangaje, uri Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi, uri Imana ikorera igihe. Abagaragu bawe barakubashye, basaduraka barakubaha ibigirwamana birubaka, ibishushanyo birubaka, barakubaha, itegeko ririnda ritangwa. Ukiri Imana usa nkaho ucecetse, ariko uri Imana ifite kontrole kuri byose. Barakubaha, baribwira ngo ushobora kubakiza, ufite imbaraga zibakiza, ariko nubwo utabakiza ntibari bupfukamira ibyo bigirwamana. Urabyemera, binjira mu itanura ry'umuriro. Twebwe abantu dushobora kuvuga ngo urabataye, urabaretse, ariko wari uzi icyo uri bukore ku munota ukwiriye. Niko tuguhamagara mu buzima bw'abana bawe. Abana bawe waseye nkaho uceceka, bakarinda bagera mu itanura ry'umuriro. Uri Imana idatinya itanura ry'umuriro, uri Imana ibigifite ijambo. Umuntu agasohoka mu itanura ry'umuriro nta mwotsi umucumbaho, hahiye gusa imigozi yari imuboshye, kandi bimurwanya n'abamurwanya byo byasigaye mu itanura ry'umuriro. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasenze ngo umwana wawe ugeze mu bihe bisa bityo, mu bihe bimeze gutyo, nyaguhora ku ngoma, ndaho ntiwananiwe kugeramo. Hari icyo washakaga n'icyo wari ugambiriye kizahesha izina ryawe icyubahiro. Iyo batinjira mu itanura ry'umuriro ngo bageremo hagati, ntago Babuloni yose yari bupfukamira izina ryawe, ntago umwami yari butanga itegeko ngo avuge ngo Imana ya Basaduraka na Meshaki na Abednego niyo Mana yonyine ikwiriye gusengwa. Uracyari Imana ubuzima bw'abera buhagaze mu itanura ry'umuriro. Uracyari Imana ubuzima bw'abera bwatawe mu rwobo rw'intare. Uracyari Imana imigezi isa nkaho yenda kuturengera. Uracyari Imana umuriro usa nkaho wenda kudutwika, ariko waravuze ngo nubwo twawucamo ntituzatwikwa n'ibirimi byawo, nubwo twaca mu mazi menshi ntabwo azadutembana. Ntiwavuze ko tutazayacamo, ariko wavuze ko atazadutembana. Ndasenze Mwami muri iki gitondo ngo abana bawe bumva benda kurengerwa, bumva ibirimi by'umuriro byenda kubakongora. Uko wasanze Basaduraka mu itanura, usohokana aba bagore mu itanura, usohokana aba bagabo mu itanura, bumva ibyabo birangiye. Usohokana aba basore n'inkumi mu itanura, bumva bameze nk'abafite akuka kanyuma. Uri Imana igira neza, uri Imana y'imbabazi. Reka sohokana ubuhamya n'amashimwe muri urwo rugo. Reka sohokana ubuhamya n'amashimwe muri ako kazi. Reka sohokana ubuhamya n'amashimwe muri iyo relation. Reka sohokana ubuhamya n'amashimwe nyaguhora ku ngoma. Aho gutegereje, kuko uri Imana ikore, uri Imana ikora, uri Imana ifatika, uri Imana. Ntabwo uri myth, ntabwo uri imigani, ntabwo uri ibihimbano by'abanyamadini. Uri Imana, uri Imana. Izina ryawe riratangaje. Urakoze Papa, imirimo yawe iratangaje. Uzuye kugira neza, uzuye imbabazi. Reka dufatanye gusoma iri jambo. Igihe Yesu Yayiro yaraje kumutabaza, yasize umwana akirwaye, umwana atarapfa, kandi nk'uko bashiki bari Lazaro bari babizi, ntekereza ko na Yayiro ariko yari abizi. Bari bazi Yesu ukiza, bari baramubonye, bari baramwumvise. Ndatekereza ko yatanguranwaga kugira ngo agere kuri Yesu ibintu bitarakomera. Yaratanguranwaga ngo agere kuri Yesu mu gipimo cy'imbaraga za Yesu yarazi, yumvaga ari aho hari Yesu yabasha gukora. Arihuta kugira ngo agere kuri Yesu, amugereho umwana ataracikana, kuko azi ko Yesu yabasha gukiza urembye ariko ataramenya ibyo kuzura. Muri Mariko 5:20 gusa, ariko inkuru nuko imeze. 35:36 ngo akivugana nawe, haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi, bati wa mwana ko yapfuye, uracyaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati witinya, izere gusa. Akivugana nawe, haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati wa mwana ko yapfuye, uracyaruhiriza iki umwigisha? Yesu ntiyabyitaho. Yesu ni mwiza, agira ibyo yitaho n'ibyo atitaho, kuko abazi icyo ari bukore. Ngo abwira umutware w'isinagogi ati witinya, izere gusa. Hari igihe dusenga nshuti z'Imana, ariko ayo majwi dushobora kuyabwirwa n'abandi,
dushobora natwe ubwacu kuyibwira kuko twashyize igipimo cy'ibibazo tugasanga kiraremereye cyane. Ko umwana yapfuye kwakurikiyeho gushyingura uracyaruhiriza icyo umwigisha, kandi ko mu by'ukuri mu mihango yo gushyingurwa adakenewe. Ese igihe wasengeye warasenze bigenda biba bibi, birushaho kuba bibi, ubu uracyaruhiriza icyo umwigisha. Ngo ayo magambo Yesu ntabwo yajya yitaho, ntiyigeze yita ku byo bavuze, ahindukirira uwo bafitanye gahunda, ahindukirira Yayiro aramubwira ati wowe wizere gusa, hanyuma dukomeze urugendo. Twese turabizi ko yagezeyo, hanyuma akazura umukobwa wa Yayiro akaba muzima. Kandi akigerayo abariraga igihe yavuze ngo arasinziriye barabisetse. Tekereza amarira ahita ahinduka ibitwenge. Ariko Imana twizeye ni Imana ishobora byose. Tuzamukana muri iki cyumba cyo hejuru, ndakwinginze ntiwibagirwe ko ari Imana ishobora byose. Byose, byose biri iwawe, byose ibyanjye, byose iby'abandi hirya no hino barimo bayambaza, ni Imana ishobora byose. Reka ubwenge bwawe n'umubare w'imyaka y'ikibazo wakubwiraga ngo uracyaruhiriza icyo umwigisha, ariko se urabona nawe bikiri mu bishoboka? Ese nawe uracyari mu mubare w'abateze icyo gitangaza? Ese nawe uracyari mu mubare w'abatabarwa ukurikije imyaka kimaze, ukurikije imyaka ufite, ukurikije uburemere bwacyo, ukurikije abandi bantu ibihumbi byahitanye? Ese nawe uracyaruhiriza icyo umwigisha? Ntibivuga ko uyu mujyi Yesu yari arimo abantu batashyinguraga, barabashyinguraga, urupfu rwari ruhari, kandi abantu bose ntabwo batabazaga Yesu, ariko harimo abantu bari baramenye Yesu ari we. Mwibuke ko banamuhakanaga, na n'uyu munsi benshi ntabwo baramenya ko ari Masiya, ntibaramenya ko yaje, ariko harimo abari baramenye ibanga nk'uko wowe nanjye turizi. Ntabwo twazinduka mu gitondo nk'iki, ntabwo twasiga imirimo yacu n'ibindi bintu byose bidufasha mu buzima busanzwe ngo tuzamuke mu cyumba cyo hejuru tutaramenye ko ashobora byose. Turabizi ko ashobora byose. Niyo umwijima w'ubuzima ukubanye mwinshi ugatangira gushidikanya bitewe n'ikibazo cyawe n'uburemere bwacyo n'iminsi kimaze, ariko mu mutima indani wowe usenga urabizi ko ashobora byose. Ntutinye kumugarukaho, ntiwemere kwakira iki gice kivuga ngo uracyaruhiza icyo umwigisha. Si ubwo ibyo ngibyo uracyabisengera? Hari igihe uganira n'abana baravuga ati ibyo nabivuyeho narabiretse. Oya, icyiza cy'iminsi yo gusenga nuko ibyo twari twaraparitse twongera tukabyutsa, turongera tukubura amadosiye, tukavuga ngo mwami na bya bindi biracyahari, na bya bindi biracyatumwaje, na bya bindi biracyadukojeje isoni, na bya bindi ntibirakemuka, na bya bindi biracyahari. Tukongera tukabizamukana mu cyumba cyo hejuru. Mu cyumba cyo hejuru twebwe ubwacu turahindurwa, tukuzura imbaraga z'Imana, tukabatizwa mu mwuka wera, tukuzura imbaraga z'umwuka wera. Ubuzima bwacu bukamera nk'igitambo kiri ku gicaniro, ibidakwiriye byose bikadukurwaho. Nicyo cyiza cyo kwishyira Imana. Nishyira Imana wenda afite ikibazo cy'umwana nk'uko Yayiro yari ameze, ariko guhura kwacu n'Imana ntago kujya kudusiga nk'uko tumeze. Niyo mpamvu uko uri kose ukwiriye kuba mu bihe byo gusenga. Waba wuzuye ibyaha, waba ufite intege nkeya, byaba bikuvangira uko bitandukanye, ukwiriye kwishyira Imana. Uyu Yayiro yakirijwe umwana, ariko ndahamya neza ko hari ubundi bwiru n'ubundi busabane yagiranye na Kristo burenze ubwo yari afite. Mu cyumba cyo hejuru turahahindukira, mu cyumba cyo hejuru turahakirira, mu cyumba cyo hejuru turahatabarirwa, mu cyumba cyo hejuru ibyacu birahinduka, kuko Imana duhamagara ni Imana ishobora byose, ni Imana yumva. Reka dusenge. Muri Maraki 3:20 havuga ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Iri zuba ryo gukiranuka ni Kristo. Haleluya. Ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo.
Kristo azaseruka mu buzima bwawe afite gukiza. Iyo yageze iwawe nta cyendera kumubwira detail, abizi byose. Amanuka nk'uko imirasire y'izuba, iyo imirasire y'izuba irashe ku gihugu cy'u Rwanda, ntabwo wayibwira ngo wigere Kibungo, ntabwo wayibwira ngo wigera Karongi, ntabwo wayibwira ngo wigera Kicukiro. Iramanuka kandi igakora. Niba hari icyondo kikuma, iramanuka ikarasa. Nta nyubako, nta bintu bibasha gukingiriza izuba, kandi iryo nyine ni izuba risanzwe. Ariko iri zuba ryo gukiranuka rifite gukiza amababa yaryo, ryo ni Kristo. Amanukana gukiza mu buzima bwacu. Twashakiye ahakwiriye, duhagaze ahakwiriye, turimo turavugana n'ukwiriye kandi n'ushobora byose. Imana yacu itugire neza. Zaburi ya 50:15 ngo kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Ntabwo avuga ngo unyambaze nzakuninira, unyambaze nzakwihorera. Unyambaze ku munsi w'amakuba n'ibyago, nanjye nzagukiza, kandi ningukiza uzanshimisha. Tuvuze ibyo dusoma mu Bibiliya, tuvuze ubuhamya bw'abera, abantu bose bakorera Imana mu kuri no mu mwuka, bafite ibihamya by'Imana babonye. Ntibivuga ko bataba bafite urugamba uyu munsi, ntibivuga ko bataba bafite ibyo barwana nabyo, ariko ntidushobora kugumana na Kristo amaso yacu ataramubonye. Ntidushobora kumukorera umwaka 1, 2, 3 ubuzima bwacu butaramo. Umuntu aba afite ibihamya byamubereye imbaraga zituma akomeza urugendo. Yesu arakora, Yesu ariho, Yesu ni muzima. Ushobora kuba utamureba uyu munsi, ariko ni muzima, kandi nuguma aho uri uzamubona. Wicogora, wicika intege, wicira urugendo hagati. Reka tuzamure amajwi yacu dusenge, reka tuzamure imitima yacu dusenge, reka umuhamagare kuko arakumva. Ntabwo yumva njyewe ngo reka kumva wowe. Ni umubyeyi mwiza, ashobora byose. Data, muri iki gitondo ntabwo dufite isoni zo kuza aho uri, nta nubwo dufite gushidikanya ko kukubwira ibyo byose, ibyacu n'iby'abacu, kuko tuzi ko ushobora byose, kuko tuzi ko ufite ubushake bwo kudukiza, kuko tuzi ko ufite ubushake bwo kudutabara. Wari urimo uganira na Yayiro mukomeje urugendo, ntiwita kuri ayo magambo yandi arimo avuga ngo uraruhiriza icyo umwigisha. Uko niko umeze mu buzima bwacu. Ntiwitaye ku biducogoza, ntiwitaye ku baducogoza, ntiwitaye ku biduca intege, witaye ku cyo twagusabye, witaye ku cyo twavuganye nawe, witaye aho turimo tuganana. Wakomeje urugendo nk'aho ayo magambo atavuzwe, nk'aho ibyo bintu bica intege bitavuzwe. Urakomeza urugendo ugera mu rugo rwa Yayiro umukiriza umwana. Turaguhamagara muri iki gitondo, Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari igihe nta n'uwaduciye intege, twebwe ubwacu twaziciye, twebwe ubwacu twabirebye tukavuga ngo iyi condition n'iyi situation n'ubu buzima ahari aho nzabituramo kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri. Ariko ibyo nabyo ntabwo biguca intege. Twagarutse mu cyumba cyo hejuru aho byose bihindukira. Twagarutse, uratubwiye ngo nitukwambaze, nitugushake, uzatwitaba, uzadukiza, kandi natwe tuzagushimisha. Ndazamura ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bakwambaza. Bakwambaza bafite amajwi ababwira ati muracyaruhiza icyo umwigisha. Bakwambaza bafite amajwi ababwira ati byarananiranye, ariko kandi bemeye baragaruka nubwo bimeze gutyo. Nyemerera Mwami w'abami, muri iki gitondo cy'uyu munsi udasanzwe hamanuka ubuhamya n'amashimwe, kuko ibyari amarira kwa Yayiro byahindutse impundu, ibyari ikiriyo bikaba umunsi mukuru, abantu bakanezerwa. Reka izo mbaraga zakoze mu rugo rwa Yayiro uyu munsi zikorere mu buzima bwe, zikorere mu rugo rwe, zikorere mu mirimo ye, zikorere muri be yazamukanye mu cyumba cyo hejuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Maze amanukana ubuhamya, amanukana amashimwe, amanukana indirimbo nshya. Urakoze papa, urakoze kumva gusenga, urakoze kutajya ufunga amatwi, urakoze kutatuninira, urakoze kudaceceka ku gutaka kw'abakiranutsi.
igihe kimwe Hagayi arimo ahunga nyirabuja Sarayi, ngo areba hirya kugira ngo atabona umwana wapfa yicwa n'inyota, yicwa n'umwuma. ariko umuhamagaro uri mu ijuru, umwereka isoko, umwereka amazi, umwana waranywa abaho, umwana aza guhinduka umuryango ukomeye, aturukamo ibikomangoma bikomeye. Hagayi aratanga, aravuga ngo burya Imana nahani irimo irandeba, hindeba nahani irahari. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ukebukishe amaso y'umuhungu wawe n'umukobwa wawe, ukebukishe umutima we, ukebukishe ubuzima bwe, umwereke Mwami isoko yo gutabarwa, umwereke Mwami iriba yatabarirwaho, umwereke Uwiteka Mana Nyiringabo kandi Kristo ni wowe iryo riba, ni wowe iryo soko yo gutabarwa, ni wowe gitari gishobora kududumiza amazi abantu bawe bakanywa bagakomeza urugendo. Mubera isoko, mubera iriba yatabarirwaho kugira ngo asubizwemo imbaraga akomeze urugendo. Urakoze kuri Imana y'amasezerano, urakoze kutabeshya, urakoze kuri inyuma y'ijambo ryawe, urakoze kw'ibyo uvuga unabikora. Urakoze Papa. Igihe kimwe Yakobo agarutse iwabo aje guhura n'umuvandimwe we Esawu, agifite ubwoba bw'urupfu kuko batandukanye bitameze neza. Ubwoba bamutera gusigarayo inyuma wenyine, yohereza abagore, yohereza abana, yohereza imikumbi, yohereza amashyo, asigara wenyine kuko cyari igihe cyo kuba wenyine hamwe nawe. Uramanuka uramukundira, uvugana nawe, uhindura ubuzima bwe mu buryo bwa burundu. Waraduhamagaye ngo nituze tubane nawe turi twenyine. Mwami, iminsi yo gusenga ni iminsi twasize abajya badufasha, ni iminsi twasize abatugirira neza, ni iminsi twasize inshingano n'ibindi bintu Mwami dukoresha mu buzima busanzwe, ni iminsi twasigaye inyuma twenyine kugira ngo duhure nawe. Uzi uburwayi bwa buri muntu, ubwite uburwayi bw'umubiri, uzi n'ikibazo cyaba kimeze nk'uburwayi, uzi buri ngorane ya buri muntu. Uko wakoze ku buzima bwa Yakobo, uko wamubajije ngo witwa nde, akarekera kongera kubeshya amazina ye, akavuga ko yitwa Yakobo. Uko wamuhereye umugisha aho hantu, uko wari uzi icyo akeneye. Yari afite amatungo, yari afite abana, yari afite abagore, ariko yari akeneye umugisha wawe. Uzi igikwiriye umuhungu urimo gutakira, uzi igikwiriye umukobwa urimo gutakira, uzi igikwiriye, uzi naho wakora Papa akagana mu byo wamugeneye. Twasigaye inyuma twenyine, njyewe nawe twenyine. Ukora aho ugomba gukora, ukiza aho ugomba gukira, urema ikintu gishya kiri butume ibyo wari warageneye Yakobo gukora, ukora mugeneye kumuhindura ishyanga n'igihugu bitaburizwamo. Ndasenze ngo ukore ku buzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe, ukore hahandi hamubereye ikimubuza kuba uwo yageneye kubaho. Isura afite siyo ye, ubuzima atuyemo sibwo bwe, igipimo ahagazemo si cyo cye. Ukora aho ngaho Uwiteka Mana Nyiringabo, aho ngaho hamubujije kuba uwo yageneye kubaho, aho ngaho hamubujije gukora imirimo wari waramugeneye gukora, aho ngaho hamubujije kugira umumaro wari waramugeneye kugira, aho ngaho hamubujije kugira ngo ubwiza bwe burabagirane nk'uko wari warabugennye, kugira ngo igikundiro cyawe kimubeho nk'uko wari warakigennye, aho ngaho hamubujije kugera aho wamugeneye kugera. Aba ariho ukora muri iki gitondo Uwiteka Mana Nyiringabo. Afite amazina yahawe n'ibihe, afite amazina yahawe n'ibituye mu mubiri we, afite amazina yahawe na situwasiyo amazemo iminsi. None yararushya arayakira, yumva n'uwo nguwo, yumva naho bigarukira. Ariko uko wakoze kuri Yakobo ntibimubuze guhinduka Isiraheli, n'amanyanga yaciyemo, n'imiruho yaciyemo, no kwirwanira yaciyemo, ntibimubuze guhinduka Isiraheli. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo umuhungu wawe n'umukobwa we twazamukanye mu cyumba cyo hejuru, iki gitondo kitubere igitondo cyo gukorwa aho ngaho hatubujije kuba abo dukwiriye kubabo, tukiyitiranya n'ibyo twamaze kwibonaho, tukiyitiranya n'aho twamaze kugera gusa tukagarukira aho ngaho.
unyemerere ukora aho ngaho mwami. Nguhaye icyubahiro, ndagushimira kuri Imana yumva gusenga, ndagushimira kuri Imana ikora, ndagushimira kuri Imana ishobora byose. Uwari warabonye Petero kwihakana ntabwo yatekereza ko Petero yabwiriza abantu bagakizwa 3,000. Ntabwo yatekereza ko Petero yashira amanga. Ntabwo yatekereza ko Petero watinya umugore ko yakuvuga akagukurikira akarinda agera mu rupfu atarakuvaho. Wari warabonye Pawulo atoteza itorero akica bizera, ntabwo yatekereza ko yahinduka intumwa itangaje kukuvuga akarinda agera mu rupfu agakiza 1,000, ukamukoresha gukiza 1,000 by'abantu. Na n'uyu munsi ubuzima bwe ukaba ukibukoresha mu buzima bwacu. Wari umwicanyi, warwanaga ishyaka utarimo mwami ubuzima bwacu, abo twagenewe kubabo, ibyo twagenewe gukorana nawe, maso yacu ntabasha kubibona, ariko wowe wabyanditse ku buzima bwacu. Kubw'icyubahiro cy'izina ryawe uzabisohoresha amaboko yawe akomeye. Ndasenze ngo umwana wawe wazamutse muri iki cyumba cyo hejuru, izo mpinduka zikwiriye zitangire gukoreka mu buzima bwe. Uduce twose tumugize zikoreke mu mubiri, zikoreke mu mwuka, zikoreke mu bugingo, zikoreke mu bimuzengurutse, zikoreke mu bamuzengurutse. Uhagurukire kurwanya ibimurwanya, kugira ngo ntagire ikintu na kimwe cyatuma amaboko ye adahagurukira gukora ibyo wamuhamagariye gukora. Urakoze Papa, tuzamuye imiryango yacu mu biganza byawe, tuzanye abana bacu, tuzanye abo twashakanye, tuzanye abavandimwe bacu, tuzanye itorero ryawe ry'iki gihugu cy'u Rwanda mu biganza byawe. Turasenze ngo imirimo yawe ikoreke mu miryango yacu, ikoreke mu itorero ryawe. Tuzamuye abarwayi tuzi, tuzamuye abana barwaye, ababyeyi barwaje abana, tuzamuye abavandimwe barwaje abavandimwe babo. Turabazamuye Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari abo tuzi mu mazina kandi tukwereka, hari abo tutazi mu mazina Uwiteka Mana Nyiringabo ariko urabazi. Turabazamuye mukunzi mwiza kugira ngo bakize izi ndwara zisa nk'izinaniranye, wowe ziracyakoroheye. Kiza mwami, kiza, reka ikiganza cyawe gikize aba bana barwaye, bafite ababyeyi batabasha gusinzira, bafite ababyeyi barara babunze umutima. Ikiganza cyawe nikibakoreho uyu mwanya mu izina rya Yesu. Reka aba babyeyi bazagarukane ubuhamya n'amashimwe. Kiza aba bagore bafite indwara zidasobanuka zitabasha kuvugwa kwa muganga. Kiza aba bagabo Uwiteka Mana Nyiringabo, reka ikiganza cyawe kibakoreho uyu mwanya. Mu ijwi ryanjye ucishemo imbaraga zawe, bahagurutswe ku mariri yabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyababuzaga amahoro bituma imibiri yabo itabasha kukuramya uko bikwiriye, itabasha kugukorera uko bikwiriye, reka byamburwe imbaraga muri iyi mibiri mu izina rya Yesu. Reka byume bihereye mu muzi, bizume bihereye mu isoko, mu nkomoko aho byakomotse, byume bihereye aho ngaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mwanya atangire kwibonaho impinduka, azahagurukire kugushima no kukwamamaza no kuvuga imirimo yawe. Turazamura ababyeyi, abagabo n'abagore bakeneye gukikira. Urabishoboye, birakoroheye. Rema ubuhamya bushya mwami, nkuko twagiye tubumva mu bavandimwe abo wagiye ugirira neza nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 15, nyuma y'ibihe birebire, abo wagiye utabara, uracyatabara. Mutabara umutima utararuha, mutabara umutima utarahaba, kandi umwuzuza imbaraga z'umwuka. Niba ugambiriye kuzabikoresha kugira ngo byubake benshi, umwuzuza imbaraga z'umwuka, uburyohe bwawe umubane mwinshi, umubane bwinshi, umunezero w'agakiza umubane mwinshi, ubusabane afitanye nawe umubane bwinshi, bimubera imbaraga, bimubera uburyohe bwo gukomeza urugendo kugeza ku munsi wo gutabarwa. Urakoze Papa. Dusengeye abarwayi bari mu bitaro hirya no hino, ababuze ibyiringiro, abadafite ibitotsi twebwe turimo twigomwa. Turasenze kugira ngo basange kuko uri Imana ishobora byose. Turasengera bari mu nzu z'imbohe, Uwiteka Mana Nyiringabo, ubohore abarengana, uhe imbaraga, ubasange, ubahe kukumenya mwami. Abari mu bihe mwami byo muri gereza kubera ibibazo n'ingorane bahuye nabyo mu buzima, wowe uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Twebwe sosiyete dushobora kutabongera amahirwe, dushobora kubita ibicibwa, tukabita abananiranye, ariko nasanze wowe utameze utyo. Uri umunyembabazi,
uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Musange umwimenyekanishe kandi umwongera amahirwe yo kongera kubaho agufite muri iyi si y'abazima. Turakwereka abari mu bihugu birimo intambara, uri Imana ifite ijambo ku buyobozi bwose bwo muri iyi si. Turasengeye kugira ngo urengere itorero ryawe, urengere abera mu bihugu birimo intambara, urengere abera muri Ukraine, urengere abera mu Burusiya. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasenze kugira ngo utabare. Ndahamya ko ufite abantu mu Burusiya, ndahamya ko ufite abantu muri Ukraine, ndahamya ko ufite abantu mu bihugu bitakubaha, ndahamya ko utajya ubura abantu, ntujya ubura abantu. Igihe kimwe wabwiye Pawulo uramubwira ngo ntatinye kuvuga, akomeza avuge ngo kuko uyu mudugudu ufitemo abantu. Turasengera abo bantu bawe kugira ngo bambikwe imbaraga, turasengera abo bantu bawe kugira ngo barindwe, turasengera n'abarimo barenganywa hirya no hino batarakumenya Mwami kugira ngo urinde ubuzima bwabo maze babanze bakumenye Mwami. Ntiwemere ko barimbuka. Ujye ugira ijambo ricecekesha intambara zose, ujye ugira ijambo rishyira ibintu mu buryo. Ibihugu byananiwe, abayobozi b'ibihugu byananiwe, turabiguhaye Mwami kugira ngo ubushake bwawe abari bwo bukoreka. Turagushimira amahoro duhaye muri iki gihugu, turagushimira Mwami impinduka turimo tubona muri ibi bice no muri aka karere. Turasenze kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, izina ryawe rishyirwe hejuru muri iki gihugu cy'u Rwanda, izina ryawe rishyirwe hejuru mu bihugu duturanye, izina ryawe rishyirwe hejuru mu mitima y'abatuyobora, izina ryawe rishyirwe hejuru mu mitima y'abanyarwanda. Ntabwo tuzarambirwa kubikubwira Mwami, kugeza umunsi tuzabona amavi menshi y'abanyarwanda gupfukamira, kugeza igihe tuzabona indimi nyinshi z'abanyarwanda zatura kuri Mwami. Usura itorero ryawe, udukiza aharwaye, uzura itorero ryawe aho tudahagaze uko bikwiriye, udukize. Ni wowe nyiraryo, ni wowe uribera amaso, ni wowe uririnda iyi myaka irenga 2,000. Wongera utuzure, nutuzura turazuka, nutubeshaho turabaho. Mu ntege nke zacu usuke mu imbaraga zawe, mu byatunaniye udushoboze, mu byo tutakoze neza utubabarire kandi utwongera andi mahirwe. Wongera andi mahirwe itorero ry'u Rwanda. Urakoze Papa, ubane natwe muri uyu munsi, tukumve, tukubone mu byacu, tukubone mu bacu, tukubone aho tugenda kandi tugira imitima yihariwe nawe. Twongeye kuvuga ngo icyubahiro cyose ikikugarukire kuko ugikwiriye. Niwe imbaraga zacu, niwe mutabazi wacu, niwe murengezi wacu. Ntabwo tukibona tutagufite. Ibyiringiro byadukamamo, ubuzima bwacu bwaba buheze, ariko tubereye mwiza, ubereye mwiza abagutegereza bose. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mugire umunsi mwiza. Urakoze mu kuzindukira mu kubaho kw'Imana. Mwami Imana akomeza guha imbaraga kandi ntucogore. Ugire umunsi mwiza. Urakoze.
umukozi